Nitwa Mukagakorera Marita, umubyeyi w'abana batatu, nibo mbana nabo n'uwo mfite mu nda, maranye imyaka 7 n'amezi 2. Imyaka 7 n'amezi 2 utwite. Ndagije mbwira mama, ndamubwira ngo mama ntabwo mpfa. Mama arambwira ngo ni igiki witwaje? Hoya ntabwo mpfa. Batangira gutemagura, baratemagura, ubwo barimo batemagura, noneho turangije turavuga tuti rero ibi ntabyo. Abantu baravuga bati ntabyo, abantu bapfuye bashize. Noneho tugiye kuba tubona abantu batwinjiranyemo mu ruhande rwo haruguru, baba baratemaguye, abandi barabarasa. Igihe tukigira gutya nkaho wakwinyegambuye, mbese ngusa nukanura, wajya kubona ukabona barakujugunyaho imirambo y'abantu, noneho bagaza gusubira inyuma kugira ngo bakuzikure, bafate ya mirambo bayijugunya hariya kugira ngo bajye bareba ko hari abantu basize hasi. Maze kwinjira muri toilette, nkigera hepfo, ngiye kubona mbona abantu baruzuye b'abasirikare bari hepfo mu ishyamba, baza biruka. Baje biruka, nifungirana muri toilette, ariko hakaba harimo n'abandi, sinari nzi ko harimo abantu. Noneho ndavuga ni rero hano hantu, ubwo numva abantu barimo bataka ngo nibareba abantu mu toilette, nanjye baraza ko hansanga. Nta kindi nakoze, nahise nkubita urugi ndasohoka. Ba bandi umenye barasigayemo. Noneho ngiye kubona ngikebuka ngira ngo bagiye kunzaho, ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hari hagati, mbona inzoka iri hejuru nini, iri bifite amabara, iri migende kiriri cy'ururimi rwayo irurabya. Ndavuga nti ndapfuye yangwe, indigo mu ruhande rwanjye. Cyatumye mbanya ko ari ingwe rero, nta mabara yayo nabonye ukuntu yasaga. Nongeye ko nambona igumyaho, iraza igira iruhande rwanjye, nizanyakura ziraceceka, ndiguma ahangaha, nanjye ziguma iruhande. Imvura iragwa. Zari ebyiri ariko ntizigeze zizira, rimwe yaje kurikira iyindi. Arangije wa mugabo ahita babwira ngo nimwihute hari umwana. Haza abagore 2, ndibuka ko bazanye imbwa 6. Nizo zankuye ahantu mu gihuru, imbwa zirataka, sanga kuva aho ngaho. Umugore aravuga ngo rega ntanzoka zijya zipfa gupfa, ngo inyenzi ntizipfa, ngo ubu hano harimo umuntu. Nizo zaje kunsohora, nasohoye n'imbwa imwe y'umukara, izindi ziri hanze bazihagarikiye. Ngiye ko nambona abantu bisubuhiri mu mutwe, kubitubuhiri hano mu mutwe mu musaya. Noneho mbona biratarutse, bishiburiye haruguru, bishibukiye hejuru. Aravuga ngo po, amaraso yawe atazakumbazwa. Mu kugenda kwanjye nkigeraho niho nagiye kuhura mpura n'indi ngwe. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano. Ni kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuba tuganira, waza kuba wamenye ubuhamya bwe muri ibyo bihe. Tutangira tumuha ikaze, tugwaye ikaze. Murakoze. Nitwa Mukagakorera Marita, umubyeyi w'abana batatu, nibo mbana nabo n'uwo mfite mu nda, maranye imyaka 7 n'amezi 2. Imyaka 7 n'amezi 2 utwite. Korera ahangaha naho ncumbitse, niho mba n'abana. Tuzagira ikindi gihe nabyo tujya tubiganireho. Urumva nabyo ni ubuhamya burebure, ni urugendo narwo rutoroshye rw'imyaka 7 n'amezi utwite. Ariko tugarutse noneho mu bihe by'umwihariko turimo byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yabaye ubahehe n'ayahe mateka? Murakoze. Jenoside yabaye mba Nyaruguru, ubu ngubu yabaye akarere ka Nyaruguru, ubundi yari Rwamiko, niho yabaye ndi. Ngo yabaye rero mba kwa nyogokuru, ntago nabanye na papa, sinigeze mbese mama nakuze mbona ataba kwa papa, bari baratandukanye na papa kera, mfite amezi 2, ngomba kwa nyogokuru. Jenoside rero igiye gutangira, tumva yaratangiye nari nujuje imyaka 14. Ubwo jenoside itangira yabaye ndi kwa nyogokuru, turi kumwe na nyogokuru na mama. Sogokuru we ubyara mama we ariwe papa we yari yarapfuye. Noneho bombe surebye nari mu muryango, urumva nabo bambaraga nko mu muryango wabo. Babaga mu muryango w'abana 7 nibo yari yarabyaye. Ubwo rero nanjye nisanze aho ngaho, nari umwana, mbese nari umwana wabo.
nanjye nakoze mbona ari wo muryango mfite, nanjye mbita ko ari umuryango wanjye, ariko bose nta wabayeho, bose barashize. Kuko bo bamwe babaga ino, abandi babaga iyo ngiyo, bo barapfuye, n'ababaga ino barapfuye. Ariko abantu twabanje kugira ngo dusigare, twagiye dusigara dutatana turi nk'abuzukuru gusa, nko mu muryango wa nyogokuru, ariko nta mwana n'umwe yashigaje, bose barapfuye. Ngo rero jenoside ijya kuba, ndumva yaratangiye, nari nzi ubwenge mbibona, yatangiye ari ku itariki 6 nijoro saa 6 z'ijoro. Ariko ntago twigeze tubimenya, kuko ndibuka ko 7 zageze ari kuwa gatatu, mama yarimo guhinga, ngiye twumva nyogokuru aramuhamagaye aramubwira ngo naza mubwire. Arahaguruka, yasuka arayizana, amubwira ati ntusige n'isuka uhita uyizana. Arayizana, araza araterera ajya mu rugo. Arageze mu rugo asanga umusaza we hari ahantu yari bariho banywera nyine ku tubari ku dusantere. Aramubwira tuzi n'ibintu, ndati atuzi ibintu byabaye, atuzi ko abantu bahunze. Ndatese ati bahunze iki? Ati nyamara abantu ngo bari kwicana. Noneho tujye kuba twumva ibintu birimo birahinda mu kirere biratigita. Noneho baravuga ngo ni bombe ziri i Kigali. Turavuga tutese bombe ziri i Kigali zaba bihinda gutyo? Atubwira rero ngo barimo barica abatutsi. Ntabwo twari tuzi ibyo ari byo. Nubwo niga ndibuka yuko bajyaga batubwira ngo abatutsi ngo n'abahutu, ngo abana b'abatutsi ngo nibahaguruke, ngo n'abana b'abahutu n'abahaguruke. Twebwe katuyobera, ubundi twajya tuvuga ngo turabazi iwacu. None iwacu bakatubwira ngo ngo turi abantu bamwe, ntabwo ngo turi ubwoko butandukanye. Noneho bikatuyobera, mbese dukura bimeze gutyo. Ariko ntabwo twabyitabiraga kubera yuko twari tuzi yuko twese turi ubwoko bw'Imana, tuzi ko twaremwe kimwe. Noneho baratangira batubwira ngo umuntu ngo umututsi ngo mu ndangamuntu ngo abayanditse ngo yuko ari umututsi, ngo no mu ndangamuntu y'umuhutu ngo abanditse umuhutu. Turavuga tuti ntabwo tubizi ibyo ngibyo. Noneho jenoside baye muri icyo gihe bavuga yuko bimeze gutyo, mbese intambara yabaye muri Kigali ariho babanje kwica. Twebwe mama bakaba bahishije urwago ko undi mu cyaro nyine mbese batarura. Noneho barambwira ngo ninjyane n'abazitwara, mbese bazigiye kuzigurisha. Tuzijyana ahantu Kibeho, hari hafi yacu, ntabwo hari kure yacu. Igihe tuzijyanye tuzigejejeyo, tugiye kubona abantu bari ku kiliziya, tubona abantu barimo barirukanka, ahantu barimo bazamuka mu muhanda, baravuga ngo bariho barahunga. Ariko ni ahantu byari byarabanje twebwe tutabizi. Noneho twubona abantu barimo baragenda, barazipima. Noneho baratubwira ngo none se ngo ahubwo ko muzizanye ngo ubungubu ngo tukaba tudafite amafaranga menshi ngo yose yo kugira ngo tubahe ngo biragenda gute, ngo ubwo muzagaruka nyine muzayatwara. Tuti nta kibazo. Sinibuka amafaranga bampaye ko nahise nyafukira mu mufuka w'ikanzu nari nambaye. Noneho subize n'injerekani imwe, ibindi tubisigaye. Noneho ndakomeza nditegereza, mbona ahantu hari ahantu bakundaga kuvuza inzogera yindi ya misa. Noneho mbona abantu barimo barinjiramo, mbese binjiramo harimo babikira. Ndavuga ngo ariko ngo biriya bintu ni ibiki? Bavuga ngo nyamara ngo batutsi ngo barimo barabica, ngo batangiye ngo no kutwika, ngo bavuye ngo barabatwikira. Ndavuga ariko se noneho baza abo bagabo barambwira ngo ngwino ngo dutahe. Turataha, ngeze mu rugo mbwira iwacu, ndahabwira nimuze n'ibindi. Nyamara abandi bahunze bagiye, ngo bahunze iki? Nyamara baravuga ngo batutsi ngo baribo barabatwikira, ngo baribo baranica. Nimushatse mwareka tugahunga tukagenda. Noneho nyogokuru aratubwira nimubyihorere, ntabwo guhunga ubundi muri ngo 59 niba ari na 60 ngo twazihunze ngo tubona ngo badutwikira, ngo ariko tukongera tugasubira mu rugo, ngo nimugire ikibazo. Ngo ariko ikimbabaje ngo ni inka zacu. Ngo hari umwana twe twahaye waturagiriraga inka, yari yazijyanye yagiye kuragira, nakana kitwaga Tadeyo. Noneho karaka ahantu mu Kigarama hirya yacu, ariko noneho kagiye nta nubwo nako kagarutse, ko kasanze twagiye. Izindi nka zari zifunze ziri mu kiraro. Noneho uri muyomba wanjye musaza wa mama arangije witwaga Tadeyo, nawe arangije aravuga ati reka njye kuneka mu gasantere numve ko bimeze. Abarazamutse, kimara kuzamuka arangije aravuga ati yewe inka nimuzifungirane, abandi bagiye hano kuri umusozi duteho, abantu bose bagiye, none mwarize tukagenda. Nyogokuru numubyihorera bana banjye, nuko n'ubundi byari biriho ntacyo badutwara, nimureke ndaje duhungire mu kiliziya. Turakomeza dutindaganyaho gatoya. Mama ndibuka yuko
yahise afunga ahita ambwira ngo nimuhe ifunguzo, hari urufunguzo rwo mu cyumba n'urwusohoka n'urwinjira rwo ku irembo n'urujya mu cyumba cyo hepfo. Arangije arambwira ngo reka dukinge ngo yenda ngo turaza kugaruka ngo tuze gukingura ngo n'ifunguzo tuzitware. Ndibuka ikintu nyogokuru yasohokanye igisabo, avuga ngo batamutwikira igisabo mu nzu. Turagisohokana, inka barazifungirana, maze kuzifungirana n'inkoko zari zirimo, harimo zari ziri mu magi n'izari mu bana. Arangije aravuga ati mureke tugende. Turagenda tugeze hirya y'iwacu, mbese nyuma y'aho ngaho noneho nyogokuru akaba yari afite, urabona mu cyaro ukuntu bagira ubuki n'amavuta y'inka kuzi. Ndibuka ko hari utuntu tumeze nk'utubindi bashyiragamo amavuta akuze y'inka, aradupfundikira aratubwira ngo nimugende mucukure hariya mu gikari, ngo noneho ngo na buriya buki ngo noneho mubipfundikize ngo ishashi idatoboka, ngo hanyuma ngo tuzagaruka tubisange. Turagenda turahacukura, noneho mama abitabamo aratwikira. Noneho muri kwa kubitabamo hakaba hari umugabo twari duturanye ariko yari yatubonye, aragaruka ahita atubwira ngo yewe ngo ariko ngo ibintu murimo ni ibiki, ngo mwabyibore ko n'ubundi muzagaruka. Yitwaga Venani, ngo muzagaruka ngo muzabisanga. Mama aravuga ngo oya kuko numva afite ubwoba, Arangije na byindi byose nabwo bwabuki aragenda arabupfundikira. Akimara kubupfundikira, umugore araza aratwitegereza aratubwira ngo rega ntacyo mubanga nimushaka muguma aho ngaho. Nyogokuru aravuga ati buriya barashaka kugira ngo badutwikire mu nzu. Noneho nyogokuru aratubwira ati soze nimumara gusoza ubundi mumbwire ko mushoje ubundi tugende. Turagenda. Noneho mama aravuga ati nimugire ikintu dusohokana. Nta myenda twasohokanye usibye ivarisi imwe yarimo ibitabo n'amakaye. Musaza we witwaga Domiyane wabaga hano i Kigali hari Kacyiru, mbese yiganye. Noneho nibyo bintu twasohokanye, avuga ngo ntago bazatwika ngo ibintu bya musaza wanjye. Mama afata ivarisi turayijyana na cya gisabo. Turagera tugeze hirya hacu nuze mu Kigarama, tugiye twumva induru ziri hakurya yacu, twumva abantu baratatse, baratubwira ngo yewe ngo nimuhunge ngo kuko ngo bagiye kubica. Noneho nyogokuru aravuga ati yewe ati muje tugende, ati ntabwo mbese twagenda ntatane, ati nimuje tugende. Turagenda, tukigera imbere gatoya dusanga aho tugeze hose twabahamagara tugasanga inzugi zabo zirakinze, nabo bagiye kera. Hari ababashije guhunga bajya i Burundi, hari n'ababashije guhunga bajya ahantu hitwa Muganza hari kiliziya, n'abajya Kibeho n'abajya Icyahinda. Noneho nyogokuru aravuga oya nimunsige mugende. Turavuga ngo ntago tugusiga. Mama aravuga ngo ntago nagusiga ngo uje tugende. Agenda amukurura kuko yari umukecuru ushaje, afashe ngisabo nanjye fashe ya varisi. Turakomeza imbere, tumaze gukomeza imbere tugeze hepfo mu Kigarama, dusanga abantu bo baturanye nabo dusanga harakinze, dusanga nta muntu wari. Mama aravuga ati baratwicira mu nzira. Tukigera hepfo hano mu kabande, tugiye ko hatubona abantu b'abagabo bari hakurya ku musozi, baravuga ngo nimumanuka aho ngaho. Mama aravuga ati hari abantu barashaka kugira ngo batwice. Turakomeza duca kandi kayira, abandi baratubwira bati nimukomeze hariya kugira ngo bataza kubica, nimukomeze hari imbere barabica. Noneho twumva ahantu ku rurembo barimo barataka baravuza induru kuko ahantu ako gasozi twari dutuyeho kitwaga Nyabicumu nta muntu n'umwe wari ukirimo. Noneho dukomeza duterera ahantu ku musozi wo hakurya yacu, turaterera tumaze kuzamuka. Noneho tugeze hagati tubona abandi bariho barahubuka baje kudutangira. Noneho dukomeza ahantu hitwaga ku mangazini, hitwaga mu Muhora, ariko aho ngaho nyine hari ishuri ry'abana ba primaire bahigaga. Noneho turakomeza imbere, tumaze gukomeza imbere mama aravuga ati noneho mama bagiye kumwica. Turanga turamukurubana kugira ngo tumujyane, noneho tuze kugwa hamwe. Turakomeza tujya imbere, turakomeza imbere mu muhanda aho mu Muhora. Tugeze imbere tubona abantu barimo baragenda, tugeze ahantu mu muhanda imbere yacu harimo ahantu hari akabuga, dusanga ahantu hari umukecuru n'umusaza. Baratubwira ngo ariko se ngo dera nimundebere nk'abari, ariko twasanze bariyeri n'ucyo cyari gitumye tugira ubwoba. Noneho baratubwira ngo ngo yego ko mana ngo ubwo se ngo mugiye ngo mujya he, ngo murajyana mukajyana n'ibisabo, ngo ubwo se mubisiga mu. Noneho nyogokuru aravuga oya ntabwo nabisiga mu nzu kugira ngo batazantwikira igisabo. Turakomeza turagenda tugera ahantu i Runyinya. Maze kugera i Runyinya
noneho dusanga abagabo bamwe baricaye barimo baranywa inzoga, abatubonye bamwe bakishima bagaseka. Noneho rero kubera ko ngewe nta n'ibyo nari nanazi, nkayamubwira mama ngo sengo ko bariya ngo mbona barimo baseka ngo ni ibiki, aravuga ngo nta kibazo ngo wowe bihorere dukomeze tugende. Turagenda duhitira mu iviro, tubona nta muntu udukurikiye. Tugeze mu iviro tubona abantu baturuka i Gakoma, tubona n'abantu baturuka i Nyacyondo na za Majetsa na hehe. Noneho baratubwira bati natwe ruguru iwacu batangiye, mbese barimo baratemagura baranatwika n'inzu z'abatutsi. Turagiye, tukimara kugera Ikibeho turazamuka, noneho dusanga abantu baruzuye cyane. Ubwo kari ku gicamunsi cyane mugoroba, mbese byari maze nko kugera mu gihe cyo mu masaa 8 saa 9 gutyo. Tubona abantu ni benshi baruzuye, n'ahandi ngo nabwiraga mama ngo hari ahantu nabonye abantu bameze gutya. Arangije nyogokuru aratubwira ati muze rero twigire mu kiliziya. Turagenda nyogokuru tumwereka ahantu yicara, dusanga abantu baricaye mu kiliziya, dusanga ibintu byinshi, abantu barunzemo ibintu byinshi. Noneho abandi baragenda bicara, umusaza we utwaga Musonera aragenda yicara ku muryango w'ababikira mu gikari. Noneho natwe turagenda na mama, turagenda tunguka ku muryango haruguru wa kiliziya waturukaga mu gikari, nanone kuko hari undi muryango winjira usohokana no hepfo, ariko hakabaho n'undi muryango abantu binjiriramo baturuka ku mashuri hepfo, n'undi w'inyuma uturuka ku ishyamba aho amatuwarete yarari. Tubona abantu ni benshi. Noneho twayo twumva ibintu birarima, tukumva birarima hejuru, batubwira ngo ni bombe, ngo i Kigali ngo zirima ngo harimo bararasa, ngo ariko ikintu cyitwa umututsi wese ngo yapfuye. Aho nyogokuru atangira kutubwira ati abana banjye bose bapfuye, ati nta n'umwe, ati ntabyo mumbwira, ati nanjye nari mpfuye n'ubundi nkavaho, ati kuko nta kintu usigaranye abana banjye bapfuye. Turagiye twicaramo, padiri araza bareba abantu, witwaga Sebera areba abantu bari barimo, arangije aravuga ngo rero ngo murabona ko mwabaye benshi, ngo kugira ngo mubone ngo ibyo muha abana banyu, ngo none ngo ikintu ngo nabakorera niki, ngo mugende ngo abagabo ngo baze mbereke ngo ahantu bafata ibigori n'ibishyimbo, hanyuma noneho babiha abagore baze babone ukuntu batekera abana. Mureba ahantu mwafata amabuye mujye mushyigikira, noneho mubone ukuntu mutekera abana bo kwicwa n'inzara. Noneho twebwe baratubwira ngo tujya kuvoma ahantu haruguru mu Gateko. Tugiye kuvoma tubona ahantu hari amabutike, twumva induru ziravuze, naho n'abatwa bari bamaze kuhagera, barimo bavuza ibintu by'ibijerekani, noneho bakajya bafata n'intuze n'ibintu by'amadebe bakajya bavuza. Noneho tugiye kuba tubona batangiye kwambara ibintu by'ibirere, noneho tubona abantu bahindutse bambaye ibintu babisharuye, bagiye babisharura. Noneho tubona hano mu maso bafashe amashashi bagatoraho amaso ari kugira ngo tutaza kubabona. Noneho wari washotse mu rwego mo hasi kugira ngo ni cya kintu cy'igisimu cy'amazi kugira ngo bavome, baratubwira bati rero mureke batatwicira ngaho bakaturaha muri iki cyobo. Dusubirayo twirukanka, amazi ntayo twavomye. Turagenda turayibabwira, abagabo baravuga bati nimureke dusubireyo, nta kintu badutwara twihagarareho, abandi basigare kuri izi nka hano ku kibuga imbere ya kiliziya. Noneho natwe tugenda, turagenda baravoma turahaza. Tukimara kuhagera noneho induru biravuze, baba batangiye kutwahukamo amabuye, baba baraduteye. Tugiye kuba tubona haje imodoka irimo abasirikare. Abo basirikare bari 4. Noneho bafata abantu bari barimo aho ngaho, baratubwira ngo maze ngo abantu bajye babatera, ngo mujye mwirwanaho, ngo namwe mujye mubatera. Twumva ko ari abantu baturwanira, ariko bari abantu baje baturwanya. Abantu baravuga bati rero nyamara byakomeye abagabo, ariko bari abasore bakavuga bati mureke twicikire twigire i Burundi, ubishoboye ajyaza tugende bwombo, ntihagire n'umuntu musezeraho, muhoje twigendere. Turakomeza twebwe tuguma aho ngaho. Ababyeyi bajya guteka, igihe barimo bateka baravuga bati ko tureba baro badutera amabuye turabigenza tuti, noneho uko tubona byakomeye twebwe turabigenza gute. Abagabo baravuga bati rero nta kibazo muza guhura nacyo, mureke turakomeza tubarwanire, turababa hafi. Abagabo baguma iruhande rw'inka imbere ya kiliziya, hari n'ahantu hari urwibutso, nabonye hari urwibutso, niho bari bakomeje guhagarara. Barangije kubera ko hari abantu benshi, hari ababyeyi bagize abana, impinja, abana batoya.
noneho barangije baravuga bati rero ikintu twabakorera ni iki, ni uko twebwe tutagira ahantu tujya, kuko tugeze ahantu tujya baratwica twese. Naho bari bagira ngo tugiye ruhande rumwe babone ukuntu batwicira hamwe, noneho babone nuko babanza gutwara zanga, ko baravugaga bati turabanza twica inka, nimutumara kuzibatwara undi tugombe kwica abantu. Barangije mugoroba urageze baburiho burira, padiri aratubwira ati nimuhumure, abandi bajya mu gikari, aho ushyitse mbese ukagangika aho ngaho, abandi bajya mu kiliziya. Noneho bya biryo bitangira gushya, noneho mbese bakiri mu vurungutano wa gutyo kugira ngo bashake kurwana. Noneho ya modoka iza gusubirayo, ije gusubirayo twumva ko mbese byarekeye burira, babana barabagaburira bashoboye kurya, ariko twebwe twanze kurya kubera ko tubona mbese hari ibintu bikomeye cyane, tubona n'abantu batangiye kutuzamo bafite imipanga. Baratubwira bati rero nyamara bari abantu nabashaka kugira ngo batwice. Abandi baravuga bati muze gukinga imiryango ya kiliziya. Bumva bumaze kugera nijoro burije, abantu batubwira bati abari hanze ni mubihorere, n'abari ku mashuri mubihorere, mwebwe mugume mu kiliziya mu byihorere. Turagiye twigira mu kiliziya turakinga. Noneho padiri arangije aza guha abantu Eucharistia, arababwira ati nimuze mbaho Eucharistia, arayibaha. Amaze kuyibaha aragaruka, bamwe basubira mu myanya yabo, abandi barababwira bati mujye mwicara aho mubonye, ufite akatenge umwenda wese ubonye uze kusasa, nimubona aho muryamisha abana muharyamisha. Ati kuko turabona ati ibi bintu bikomeye, tuguma aho ngaho. Barakomeje burije, tubona nta mahoro dufite, bigeje mu gicuku hagati, abantu bakajya baza kudutera, tukumva abantu barimo barasakuza inyuma, barimo baratubwira ngo nibasohoke, ngo ariko ubundi ngo mwasohotse, ngo mwabaretse bagasohoka. Padiri arabyanga, agumana natwe, ugeze igihe cyo kugira ngo buke. Bukeye mu gitondo, ubwo ni ku itariki 8. Ku itariki 8 bigumaho, bigeze nk'igihe cyo mu saa 3 ya modoka iragaruka. Abantu bari aho ngaho bose, ko bari banyanyagiye hose nyine. Ku itariki 8 saa 3 tugiye twumva imbunda zirimo ziravuga. Twumva amasasu barashe, baravuga batari abantu bafite imbunda, ari abaro barashisha. Noneho abantu batangira gutatana, baratubwira bati bintabyo, nimureke twebwe tugume hamwe, noneho abaturwanya natwe tujye dufata amabuye. Abagabo baravuga ati mujye mufata amabuye namwe mubatere, nimubona bagiye kuba arabashaka kubica, namwe mujye mufata mubatera amabuye. Tukabikora. Aho kubikora baza kugera igihe bacika intege. Kiyo ko batubona haje ya modoka, baraza barahamagara, baravuga ngo hari ababikira bashaka. Hari ababikira babiri batwaye, bamaze kuba batwara baravuga ngo hari abantu babashaka ngo kuri station Impungi. Noneho bakimara kubajyana, babaruriye barabajyanye, twe tugumaho. Abandi baravuga batari ko se ko ba bantu babajyanye tukaba tubona kiriya gice cyose kirimo gicumbekamo umwotsi, habaye iki? Abandi bati nyamara twumvise amasasa avugira Impungi, bashobora kuba babishe. Dutangira kumva mbese abantu batangira kugira ubwoba, baravuga bati aka gace ati za Nyarusovu hari abantu bamaze kwica. Noneho hari umuntu ngo wari uhagarariye akarere, niba ari banki ya Nyarusovu, niwe ngo wari utangiye kubabwira ngo nuri mu Gisendu wese bamuhige, ngo kuko aho bari hose babashakishe, ngo ntibagire ikintu bakora kindi usibye kubarasa, ngo ariko nibabona kugira ngo babarase, ngo bakabona ngo amasasu yabo yapfa ubusa, bafate imipanga babica. Abantu b'ababyeyi baravuga bati rero bya bintu byakomeye, bati nyamara ni intambara, bati intambara yabaye. Dukomeza kugumaho, abantu baratangira bakajya batwinjiriramo, baratangira batubwira bati nyamara baje kutwica, bagiye kutwicira hamwe. Noneho haza umugabo twari duturanye hamwe, wari ahantu wari hitwaga ku Rurembo, yitwaga Teresifori, akaba sinzi ibintu yari ashinzwe muri Caritas Kibeho. Noneho umuhungu we yari Padiri Tadeyo. Abaraje muri ayo masaha, araza biracyari ku itariki 8. Araza aratubwira, yinjira mu kiliziya, arababwira ngo nimwinjire mwese. Arangije ahagarara ku muryango wa kiliziya uherera mu gikari, arangije arababwira ngo ariko ngo muzi n'ibindi,
ubwo rero ngo ndabona ngo hari abatetanye isabo ngo nk'ibyo bisabo byanyu ngo mwagiye he ngo mwabijyanye he ngo iyo mubigumisha mu ngo zanyu. Arangije arababwira ngo ariko ubundi ngo mwabishe mukabarangiza ngo ikindi muri umureba ni igiki. Abantu batangira gukuka umutima baravuga bati nyamara byarangiye, ati iyo mubona Kigali yashize bakaba babarashe babishe mukaba mwumva ibintu bivuga mu kirere, twebwe tugomba gusigara. Noneho nyogokuru akatubwira ubundi intambara za kera ni za 5 n'icyenda n'izo 60 twahungiraga mu kiliziya tukabaho ni muhumure ntacyo tuba. Tugiye kubona tubona abantu batwinjiriyemo mu kiliziya. Barangije baratubwira ngumva ufite uwe wagiye ahunga, ariko muri uko guhunga harimo n'abahutu bari barahunze, ariko abagore baba ari bo bagiyemo. Noneho babagabo cyangwa umuntu bashatsemo ariko badahuje n'uwo muri wa muryango bakoherereza abana babo ngo nibaze babatware babakuremo. Baraza badukuramo, bamaze kubakuramo twebwe badushyira uruhande rwacu baratubwira ngo nitwitandukanye nabo, abandi nabo bajye kwabo. Barangije barababwira ngo nibaze ngo batahe, barabajyana. Twebwe tubona dusigaye turi ubwoko bumwe, dusigaye tubona turi abatutsi gusa. Baravuga ngo nta mututsi ugomba kubaho. Abandi baravuga bati rero byarangiye nta kindi turabo gupfa nimusenge cyane. Padiri ahitaza aratubwira ngo uzi kwirwanaho yirwaneho ngo kuko byarangiye basinye yuko tugomba gupfa. We ntitwamenye ukuntu yagiye, twasigaye turi twenyine. Tubona dusigaye turi mu kiliziya, abantu bararwana, abantu batwinjiramo bararwana, batangiye kurwana. Noneho abandi batangira kubwira nk'abana batoya, mbese badutandukanya nabo kubera ko abantu barimo babyigana kugira ngo abana batabura umwuka. Hari ahantu hari hatondagiye hejuru, mbese nk'uko wakwinjira ugaterera muri esikariye ukijya hejuru, bahoherezamo abana barabwira ngo mugende mujye muri ruriya ruhande. Noneho abandi basigara igice cyo hasi. Abandi baravuga bati nimureke dusenge, niba ari abapfa twapfuye, niba ari abo dukira tuzakira. Ati ntago mu kiliziya ubundi bajyaga bahatera, ati none ubwo ngubwo nimusenge cyane Imana twakira. Tubona mbese nta yandi makiriro, tubona mbese igihe cyacu cyarangiye. Abantu batangira guhinduka mu maso, abari abagabo ubona ko bahindutse mu maso. Noneho uri marume niwe wavuze ngo yewe ngo gensubiye mu rugo ngo kujya kuzana inka ngo gusigarana n'inka ngo ndebe yuko nabonaho nzicisha ngo giye ntago nzaziva iruhande. We yaragiye bahita banamwica, ntago tuzahano bamwiciye. Nta n'umuntu wabonye umurambo wa uwiwe kuko n'umugore we yari yapfuye n'abana biwe. Noneho arangije babandi bari twari mu kiliziya twese turi kumwe, buri muntu ukabona amansi ari baragenda undi arimo aragenda, ariko noneho awagiye twajya kumva twumva ngo kanaka bamwishe, ukumva undi nawe ngo bamwiciye hari. Turavuga tuti ntabyo, gwari ku itariki 8. Tubona mbese birakomeye, umunsi urimo uragenda, bigeze igihe cya 6:00 tubona nta muntu wari warya, usibye ko icyo gihe inzara yari itangiye kutwica. Umuntu mbese yaratangiye kumva yuko aho turi ntaho turi, abona ko mbese tubona ko byarangiye. Turavuga tuti rero ibi ntabyo. Noneho abandi bakajya bavuga ngo ni muze ngo tubereke ngo mujya gusengera ngo rwose ngo Imana irabatabara, ngo bamwe ngo ntago mupfa, abandi ngo ni muze ngo duhunge tugende. Turavuga tutese niduhunga tukagenda niba twicira mu nzira, kuko aho twumvaga noneho twari dutangiye kumva ibintu byitwa urusasu, tukangiye twumva ahantu hose barimo bararasa. Noneho barangije baratubwira bati rero muzi n'ibindi, bati ibi bintu ntabyo, nimureke twese tujye hamwe. Abari mu mashuri baguma habo, noneho n'abarimo bateka nimwongere guteka kugira ngo bataza bakabasanga aho mwari muri, mwese mwirundire hamwe. Abajya mu mashuri barahajya, abaguma ku kibuga kubera ko bari babuze aho bajye barahajya, baguma aho ngaho. Baravuga bati ibizajya bidutera tujya tubwire n'abari mu kiliziya. Tuguma hahandi, abantu barakomeza bararwana, abagabo bararwana, abagore bagafata amabuye babashyira kugira ngo birwaneho barwane, abana bavuza induru bararira, inka zitangira kwabira. Tubona mbese noneho tubuze gitabara. Turavuga tuti ni Imana yonyine ikwiye kuturengera, nta wundi ukwiye kuturengera kuko turabona byaturangiranye. Umunsi uragiye, tubona bigejeje nimugoroba, nanone tubona ni kwa kundi, tubona nta gihinduka, tubona nta muntu uza kutuhumuriza. Noneho tubona igitero, noneho tukabona ibitero mbese noneho byose byaziye aho ngaho biza ku kiliziya.
barangije bugeze igihe cya nimugoroba bwo kwira, abagabo bari hanze baratubwira bati rero byakomeye, tugiye kumva twumva abantu baraje ku muryango wa kiliziya, barangije baratubwira, babwira abantu bari barimo, abumvaga kubera ko harimo urusaku ngo muze n'ibindi, ngo ubu rero ikintu tugiye gukora ngo tugiye kujya tubomora ngo dutafari ngo twinjizemo ibiturusu, ngo noneho ngo tubone ukuntu ngo tubukamo imyuka y'umwotsi, ngo tubone ukuntu basohoka. Kuko barabikoze, bamaze kubikora, bamwe bafataga ibintu by'ibyuma bakajya bakubita ku bibambasi bakoherezamo imyuka kugira ngo tukunde dusohoke. Abantu baravuga bati ntimusohoke kuko baratwicira hanze. Ubaye aho nijoro barara barwana, abandi bakoherezamo bya byuka bikatwica tukabura ukuntu dusohoka. Abandi baravuga bati nimukomeze dupfire hamwe, bati ibi ngibi ntabyo, birinda bucya bugeze mu gitondo tubona noneho birakomeye. Abandi batangira kunyanyagira bagenda, kuko harimo n'abasore baraye bagiye nijoro, harimo n'abandi bafite ingufu. Ariko icyo gihe natwe twagerageje kugira ngo tugende, ariko mama icyo gihe yarambujije, aramfata ukuboko arambwira ati geni igihe cyacu cyageze, ni ukuri dusenge Imana yo mu ijuru twakire, ati kuko turabona twapfuye. Ndangije mbwira mama, ndamubwira ngo mama ntabwo mpfa. Mama arambwira ngo ni igiki witwaje? Oya ntabwo mpfa. Burakeye mu gitondo bigejeje nko mu masaa moya, ubwo tugeze ku itariki 9, tubona birakomeye. Tubonye bikomeye, noneho mbese basa naho bahengeranyije gatoya, byageze nko mu gihe cyo mu masaa 4, noneho tubona abantu baje baratubwira ngo ariko ngo ubundi icyo murindiriye ni iki, babwira abandi babasifura ko bavuzaga ifirimbi, abandi bakavuza ibidebe n'ibijerekani, mbese ubwo babahaye imbarutso. Batangira kuzana, mbese bari bazanye ibitero byari bikomeye, ntago twagiye tumenya ahantu bituruka. Noneho tugiye kuba tubona abantu ahantu twaje kumvira ko byakomeye nyine dupfuye, hakurya yacu ahantu hari Irunyinya hitwaga kwa Burununu, papa wari ukomeye w'umusaza. Noneho n'ahantu hari kwa Mbone tugiye tubona imyotsi irimo iracumbeka, tubona noneho nabo barimo barasa, bakajya basa bafata inzugi zabo bazasa, bakajya bavuga ngo nta mashoka barimo bashisha, ngo ni ibyitso by'inkotanyi, ngo bafite ngo nuze ngo amasasu, ngo none rero ngo muhatwike, ni ikintu cyabo cyose kitwa ngo ni cyabo cyose mu gitwike. Kuko twaharebaga turi ku kiliziya, tubona barimo barahatwika, abandi barimo basukajya wumva ni nk'ibintu byitura, tubona iwacu barimo baratwika. Noneho nyogokuru aravuga ati dore ni wacu, ati wanjye, ati bahatwitse baharangije, atumva ati byarangiye nyine nuko nguko. Uko twicaye aho ngaho tugiye tubona abantu baraje baratubwira ngo muzi n'ibindi, ngo mwese hamwe twirundiye mu kiliziya. Bahise batangira gutwika cya gice kimwe cyaho abana bari. Baravuga ngo amasasu yabo ngo yaba ariho apfa ubusa. Hinjiyemo abantu bafite imihoro, batangira gutemagura, baratemagura. Ubwo barimo batemagura, noneho turangije turavuga tuti rero ibi ntabyo. Abantu baravuga bati ntabyo, abantu bapfuye bashize. Noneho tugiye kuba tubona abantu batwinjiranyemo mu ruhande rwo haruguru, baba baratemaguye, abandi barasa. Noneho tugiye kuba tubona abandi barimo barasa n'abacika, abacitse bagera ku muryango bakaba barabishe, ukumva ngo kanaka baramutemye, ukumva ngo undi baramutemye. Turavuga tuti ntabwo dusohoka. Igihe tukigira gutya nkaho wakwinyegambuye, mbese ngo usa n'ukanura, wajya kubona ukabona barakujugunyaho imirambo y'abantu, noneho bagaza gusubira inyuma kugira ngo bakuzikure, bafate ya mirambo bayijugunya hariya kugira ngo bajye bareba ko hari abantu basize hasi. Nuko byagenze, tubona yuko mbese nta hantu tugihungiye. Bamwe batangiye gucika ku manywa nyine ubwo barimo bagenda, noneho twebwe tuguma aho ngaho, baraje babiciramo. Bamaze kubiciramo dusohoka ku muryango usubira mu gikari. Mama barasohotse, asohotse ajya kureba aho nyogokuru yarara, asanga nyogokuru bamwishe. Arambwira ati mama bamwishe ari hariya kuri uriya muryango. Agiye mu gikari asanga wo musaza we wo musonera bamwishe. Arambwira ati dore n'ikimenyimenyi rya kote yari yambaye niryo yambaye. Turagarutse dusubira mu kiliziya. Mama bahise bamufatira ku muryango. Nyogokuru bamwishe asohotse hanze cyane. Yari yicaye hano ku muryango. Naho mama we bamwishe asohoka, arimo arwana nabo, atera amabuye abari bari hanze nyine kugira ngo bo kwinjira mu kiliziya. Baba muteye amabuye.
bamuteye amabuye rero noneho haba haje abantu baturuka inyuma harimo n'abagore n'abandi bagabo bamukubise umupanga mu muhogo bamukubise mu ijosi rero mama baguyeho arangije gusa ajya gupfa yarambwira ati genti ati turapfuye ndamubwira nti ntago mpfa nubwo nanone nayo mubwiye bwa kabiri mba ndinjiye nimara kwinjira rero nanjye aho bagiye kunsanga basangamo imbere mu kirizi kuko igice kimwe cyo haruguru bari bamaze kubatwika bariho bagitwika kirimo gishya abandi nanone barimo babatemagura rwose nta hantu twari tugikinze hose bari babashije gukingura ubwo mama bamwishe nyogokuru bamwishe arimo arwana gusohoka nawe ngo agende amwicira ku muryango wo hepfo ya kiliziya agerera mu gikari hajya kubabikira ndangije rero ngiye subira mu kiliziya nsubiye mu kiliziya rero nibwo nabashije kugira gute kuguma aho ngaho ngumana n'abandi abantu noneho ngize gutya babisha abantu bari bari iruhande rwanjye harimo n'umugabo babanjugunye hejuru noneho hose nshiduka ruko hose nabaye amaraso sanga hose nabaye amaraso n'imyenda ikintu cyose nari nambaye nsanga hose nabaye amaraso noneho ngiye kubona mbona umwe asa naho batambutse bagana mu muryango umwe nanjye nizikora muri babane sa n'uwinyegambura kuko bariho basubira inyuma benamura abantu kugira ngo barebe ko hari abapfuye n'abatapfuye baravuga ngo ntabwo ngo inzoka zijya zipfa gupfa ngo inyenzi ngo ntabwo zijya zipfa ngo inzoka ngo ipfuye iriburura ngiye kumva rero ndavuga nti rero ubwo nyiri muzima nubwo numva kubera ko numva navunaguritse reka ndebe ukuntu nasohoka nge hanze ngisohoka ngigeze ku muryango aho namanukiye handi hejuru hari abana nkimara gusohoka ngeze ku rugi mbona ku muryango naho barahadadiye hari abandi baravuga ngo sohoka ndongera nsubiramo imbere nsubiyemo imbere naje gusohokera ku wundi muryango maze gusohokeramo nirukanka njya muri toilette hepfo ku ntuzi mu ishyamba hari toilette zari ziri hepfo yanjye ubwo nuko nasohotse hanze hari imiborogo ku mashuri hari imiborogo n'igice kimwe cyo kujya mu babikira hepfo cyari imiborogo gusa abantu bose barimo bataka gusa ari urusasu n'imipanga wumva abantu barimo baboroga bati turapfuye cyakoze ntibanatatse igihe kirekire ntabwo batatse igihe kirekire kuko niyo bicaga wajya kubona ukabona umuntu nuko wamwishe ukumva atatse rimwe ntiyongere gutaka mbese ukuntu bapfuye nk'intama nk'uko intama wayica ukumva itatse muri ako kanya ukumva ntiyongeye nagiye muri iryo shyamba muri toilette maze kwinjira muri toilette nkigera hepfo ngiye kubona mbona abantu baruzuye b'abasirikare bari hepfo mu ishyamba baje biruka nifungirana muri toilette ariko hakaba harimo n'abandi sinari nzi ko harimo abantu noneho ndavuga ni rero hano hantu ubwo numva abantu barimo bataka ngo nibarebe abantu mu matoilette nanjye baraza kuhansanga nta kindi nakoze nahise nkubita urugi ndasohoka bandi umenye barasigayemo ndiruka nkasanga inka iri hepfo yanjye bari bayibaze bamaze kuyibaga yari ifitiye yayo yari mu nda mbona kirimo kirigaragura noneho igihe kirimo kigaragura kuko cyari cyasandaye na hariya cyasandaye noneho ngiye kubona mbona cya kintu cyayo kirigaragura mbona abasirikare baturutse hepfo baza birukanka baje bankurikiye igihe bankurikiye ngiye kubona numva umuntu w'umugabo aravuga ngo umva ngo nimukurikire ngo uwo mwana aramanutse noneho bari bakurikiye intama zari zirongoye zimanuka barangije igihe bakazikurikiye baza bagiye kugira ngo bakurikire jewe nese nituramo hahandi maze kwituramo nyituramo nanyereye mbese kubera cya gihunga cy'ubwoba nyituramo ngo angaramye noneho ndanyerera nkigwamo nkiguyemo sinzi ukuntu naje kwigobotora nza kuvamo nsa n'uwikuruza nkuruza ikimuno manuka noneho ngera hepfo ngiye kubona mbona baragiye bakurikira za ntama banga kunkurikira ubwo ni ya Mana yantabaye mpita manuka hepfo hano mu ishyamba maze kumanuka mu ishyamba noneho ngiye kubona mbona ahantu hose hacuze umwijima h'umwotsi mbese ibihu byose bitangira gutwikira naragiye mpita njya ahantu mu gakombe ko hepfo ngeze nko mu matariki 10 ndagenda njya hepfo yanjye naze kujya hepfo yanjye ndagenda nihisha mu bintu by'ibyatsi ndabifata ngiyorosa mu mutwe ngo hataza kugira umumbona none ahantu nihishe maze kubona ndeba hejuru ndebye mbona umwana w'umuhungu wari watondagiye igiti hejuru yanjye
cya giti yari yagitondagiye ngo nawe aje ahunga. Ndamubwira nese uje kunyica? Ngo ntabwo ngiye kukwica, ngo ahubwo uceceka ngo nanjye batanyica. Ndamubwira ese uri uwa hehe? Arangije arambwira ngo yewe nimba yarambwiye ngo ni wo mu Ruramba ahantu ngo muzabufundo. Arambwira ati jye naje kera ariko iwacu barahatwitse barabarangije, n'iwacu barabishe. Yari umuntu wari umeze nk'akarema, afite amaguru mbese yose, mbese atambamye nuko yari hejuru wagira ngo amaguru ye barayaboshye bayagarura. Arangije agiye kumbwira arambwira ngo yewe ngo humura, ngo ntuze kuntangaza, ngo nawe uguma aho ngaho wihishe ngo bataza kutubona. Imvura itangiye kujojoba, ndavuga ni cyakoze Imana irakoze, ni kubera ko mbese yenda ntawe uza kumbona, ya maraso iyo yakunyagiraga, ya maraso wabaga yakugiyeho yavagaho, mbese ukabona ubaye umuntu muzima, ntaze kugira umuntu kubona. Ndangije nguma aho ngaho burira, ariko bwaje kwira abasigaye ruguru numva imiborogo bagitaka bakivuza induru. Noneho buba bumaze kuba nijoro mu mugoroba, nguma aho ngaho abantu batangira guca haruguru yanjye, batangira kuvuga ngo hose ahantu hose mureba, ngo hose mugende muhahiga, ngo hose mu mashyamba ngo mugende mureba, ngo ubu barahari, ngo ntabwo inyenzi zijya zipfa gupfa. Ndangije nguma hahandi, umaze kuba nk'igihe cyo mu masaa moya ndagenda. Ndavuga ni rero aha hantu niza kuhaguma ejo bazaza bahansange, reka ngende. Nza gutanga wa muhungu wari uri hejuru mu giti. Ndamanuka, maze kumanuka ngeze hepfo yanjye bwari bwije, nkora n'ikintu cy'igisimba, ntabwo namenye ikintu icyo ari cyo, gusa cyaramberekeye ngo nakinjiye ahantu mu rugano, aho bajyaga bavuga ngo ba Valentine bajyaga binjira bajya gusenga, babonekerwa bari Kibeho. Urwo rugano rwo nararubonye, nduca iruhande, hari akayira mpita nigendera. Cya kiri mbona kiragiye, kirimo kiratambuka, ari kinini ariko kigenda kitambuka, kigenda nk'uko ubona inyana itambuka. Mbona n'ikinkozeho, ndatambuka ndagenda nkomeza imbere, njya ahantu mu gihuru. Cya gihuru ninjiyemo numvamo abantu, numvisemo abantu baravuga ngo yewe ngo uzi ko hano harimo abantu. Ndahava, ndavuga ngo wasanga ari abaje kwihisha bakanyica. Ndagenda ngaruka hino, nicara ahantu hari ikintu cy'ikibuye kinini, nkicaraho, nza kwibagirwa ndasinzira, nibagirwa aho narengiye kujya. Sinibuka no kwihisha, sinibuka no kujya muri cya gihuru. Ndavuga nireka ngo mahanga, naje kuhaguma ndasinzira, nza kumanukana n'ahantu n'akantu kibuye mbese kari hirya yanjye, kubera mbese ndiho ndota mbona ndiho nirukanga. Urumva ko nta muntu twajyanye, bose nari nabasize aho ngaho bari bamaze gupfa. Ndagiye mara kujyayo, hahandi ngiye kubona mbona babagabo basohotse mu gihuru, harimo n'umugore basohoka biruka, baravuga ngo yewe ngo uzi ko hano ngo harimo abantu bihishe. Undi aravuga ngo huye ngo n'umwana mutoya nta kintu batwara, ngo ni mu mwihore, ngo buriya wasanga nawe ari uhihishe. Mbona baragiye, nanjye mpita mbakurikira, baranyihisha, ntabwo najyanye nabo. Ndakomeza mpita ngenda, ngeze epfo mbona abantu b'abatwa baje gutegera abantu kugira ngo babice. Ndangije ndavuga nti noneho bagiye kunyica, mpita nca indi nzira, noneho mba ndababerekeye ahantu hitwaga ku Kibeho. Maze kuhaberereka mbona ntabwo turi kumwe, ndavuga nti reka nigendera. Ngiye njya ahantu mu cyayi, maze kujya mu cyayi nakirayemo, maze kukiraramo nkigumamo, bugeza mu gitondo nta muntu turi kumwe, gusa ari inyoni numva zijwigira, nta muntu ugitaka, ntabwo nari nyumva mbese urusaku rwaho kuko nari nahataye. Ndangije mu gitondo ndavuga ni reka ubwo mfite mama wacu, mukuru wa mama ari Butare, reka nzengeyo, nimara kujyayo byibura yenda bo bazabasha kumpisha, nibo tuzabana nabo. Naragiye ndatambuka mva muri cya cyayi, nkimara kukivamo ngiye kora mbona haje umwana w'umuhungu aturuka hirya yanjye afite umupanga. Ubwo ni mu gitondo, nabaye ibyondo gusa n'aya maraso hamwe yanze kumvaho. Ndangije ngiye kona mbona umuntu w'umugabo aturutse imbere yanjye, numvaga ko ntacyo yantwara. Arangije ndamubwira ntiwambabariye, ndamubwira ngo waramutse,
ko haramutse se waramutse iki ngo ese ko waramutse ndagije ndamubwira wambabariye ukanyambutse ngo uragwa heheze ntangiye ndamubwira ni rero mfite mama wacu ngiye kureba i Butare wambabariye ukanyambutse arambwira ngo yewe ngo reka nze nkwereka ahubwo uko babigenza mbona agiye kujya kunyica kuko yari afite umupanga ndangije wa muhungu aza yirukanga iwabo hitwaga kwa Beritini w'uwo muhungu nabo bari babishe bari batuye hepfo yabo mbese bari bene wabo wa Kizito uriya wapfuye arambwira ngo jeni kuko yaranze ngo uvuye ikibihoni waraye he naraye mu cyayi none se wari uri kumwe nande nta muntu numwe none se wabasize wanyu mama wanjye namusize bamwiciye ku kiriziya ngo yewe ngo natwe wacu ngo babiciye hari ngo abandi ngo sinzi aho baguye ngo cyakoze ngo nari nanze kuvirira inka zacu ngo nanze kuzivira uruhande noneho ndangije ngo mpita mvuga ngo reka nigendere ngo kuko nabonaga byarangiye ngo bagiye kuturahamo n'abapolisi kugira ngo batwice noneho ndamubwira n'igihe rero kiriya gihe nari namanutse nagiye ndagije ndagenda araza ahita ajya imbere yanjye ahita abwira wa mugabo ngo wibeshye umukore we wa mugabo ahita ahunga kuko yabonaga nawe yahindutse yari umwana musore mutoya ukiri mutoya ntabwo yari yageze no mu myaka 20 umenye arangije ahita ambwira ngo tambuka ahita mfata akaboko aranyambutsa ngo uyu mwana washakaga kumukora iki arangije ahita anyambutsa turambuka kuko twarwambukaga uruzi rw'akavuguto rungera amahanga aranyambutsa amaze kunyambutsa arambwira ngo reka nkubwire waje tugahunga tukigira i Burundi ndagije ndamubwira ntibuye ntago ushaka kujya i Burundi nta mutima numva mfiteho kugira ngo duhunge tujye i Burundi ngo kubera iki hoya igihe nzaguma mu Rwanda ntago nshaka kujya i Burundi numva ngiye i Burundi nazagwayo arangije arambwira ngo nta kibazo ngo no nkambutse ngo nitugera hakurya ngo giye ngo ndeta ngo dutere hari imbasa ngo genda ahita njya ahantu hitwa Mwiramba ngo jyana ngo waje tukajyana ngo jyana ntabwo njyaye ngo nimpagera ngo ndahita mbasha kugira ngo njye i Burundi nta kibazo nta mupanga wawe ufite mu ntoki turagiye turaterera nibuka ko mama yamaye amafaranga ariko sinari nyibuka noneho nyafungira ahangaha mu kantu kagashwari noneho ndangije ndavuga ngo ninza kugenda mu nzira baraza kumbona ko ndi umututsi none rero nibambona baranyica uwaza gufata isabune ngakaraba nkagenda nkashaka ahantu hari amazi nkamesa imyenda ubundi nkabona igenda ukuma cyangwa wambariraho ubundi nkaza kubasha kugenda ntabwo naza kubona ukuntu ngera ntaze kugira umuntu uza kumenya uwo ndiwe nkaza kugerayo umutima numva mbwiye gutyo ndabikora ngeze ahantu njya kugura isabune barayimpa y'umutuku ndabyibuka ndagenda ninjiye mu kabari nsanga abantu barimo barabyina barimo bararirimba ubwo isabune barayimpa ndasohoka nyimara gusohoka nkigera imbere noneho ngeze imbere gatoya mbona abantu baravuga ngo kandi ngo uyu mwana ngo wasanga ngo ari uw'ikibeho ngo wasanga ngo yaje ahunga hoya ni ntabwo ndi uwaho ngo nuwahehe ni n'undi wangaye imbasa batereye maze guterera ngeze ruguru ndavuga ntese ko ahantu nahagendaga bakanegera n'imodoka none ningenda ndaza kugenda gute ndaza kumenya inzira ijyanayo oya nuva umutima urambwiye ngo ukomeze gutyo ntihariho nza kubaza yenda ufite umutima wa kimuntu akaza kundangira ndagiye ngeze hejuru imbaza umuntu mu muhanda arambwira ati komeza gutya imbere aho uza kugera hari ahantu uza gucushumuka mu kabande noneho ukaza kumanuka hari agashyamba noneho ukaza guhita uterera ati uwo muhanda uraza kuwuterera wonyine ndawukomeza maze gukomeza ngeze hepfo mbona abantu babashumba baragiye inka bamaze kuragira inka igihe barimo baziyobora ziterera noneho ndavuga niba abantu baraza kumenya nigira ahantu hepfo mu gashyamba noneho ndagusakisha ahantu hari amazi sanga ahantu hari agasoko kari amazi ndagenda mesa yakanzu ndayambura ndayimesa maze kuyimesa noneho ngeze amahirwe mbona nta muntu mbonye noneho ndayanika nyishyira uruhande rwanjye mu ishyamba hari akazuba ndayanika maze kuyanika ubundi ruma ndagenda noneho muri kwa kugenda sinzi ukuntu naje kubona kakayira nza kubaza abashumba barambwira bati tambuka hariya uriya muhanda uzakugeza ahantu hitwa Ikarama ndagiye narakomeje ndagenda
noneho numva ngeze igihe ndushye kubera n'inzara yari imaze kunyica kandi nta n'amazi nari nanyweye naherukaga gukira ikintu mu kanwa tukiba iwacu ku itariki ya gatandatu ku itariki ya gatandatu ku itariki ya karindwi ku itariki ya karindwi nibwo nanyweye ikintu mu rugo aribwo twaherukaga mu rugo kuko jenoside yabaye ari ku wa kabiri nijoro bucya ku wa gatatu kuri 7 ubwo rero nibwo twagiye nibwo twahise duhungira Kibeho nabashije rero kugenda ngera kwa mama wacu nkimara kugera ariko namanutse Karama ahantu ntuze mu Irunyinya aho akarere kari ngeze ahantu mu ikorosi rijya ahantu mu maho ngaho hagati hepfo ahantu hari igihuru mbona ahantu hakurya hari ikibuga cy'umupira naho babikira n'abapadiri haruguru baravuga ngo abantu nabo batangiye ngo kugira ngo mbese nabo bice abantu ariko baho bagatangira kwihagaraho bakavuga ngo bazigahagararaho nta muntu uzabakora ubwo bamaze kuba nimugoroba wa joro ndakomeje ndagenda maze kugenda kuko bari kwa mama wacu bari batuye ahantu hitwa Kaburemera mba ndagiye maze kugenda ngera mu Gatobwe mba ndamanutse ndakomeza ngera ahantu imbere yanjye hari icyapa ndongera ndazamuka nza kuza kuhagera ariko nahageze nijoro muri izo nzira zose nahuraga nta muntu twahuye kuko nari namesha umwenda kuko nta muntu wagombaga kumenya kuko umuntu wari kuza kumenya yari kubona ko mvuye ahandi ndiho munga ari uko nasaga nabi kuko nabaje kumesa wa mwenda noneho ndacyanda nakaraba kugira ngo hataza kugira umuntu urabukwa icyo ndicyo ndaza kujyayo ngezeyo mama wacu abarambonye akimara kumbona hagati aho duhura n'umwana w'umuhungu abarambwiye ngo gene ngo biti ni byiza ngo mama wacu yapfuye ngo mama wacu ngo iyo yihongera akajya Burundi ngo ko apfuye ari mutoya ngo koko ngo mukecuru akamwihorera ngo basi ngo ko yarashaje ntiyanze kumuta ndakomeje ndatereye ngera mu rugo mama wacu nta kintu yavuze gusa yarandebye mbona araturitse ararira arangije arambwira ijambo yambwiye nuko yambwiye ngo murumuna wanjye ngo yapfiriye iki ko kwiyahunga akigendera ko yari akiri mutoya ndangije arambwira ati ngwino nkubwire ndangije ajyana mu nzu aho ajya kumpa amata ndamubwira ntago nywa amata ntago bizi kuko bari barayamumanyirijemo ngo mfite amezi 2 mama niko yajyaga ambwira sinongeye kuyanywa ndangije ndibuka ko yamaye voka mu ntoki akimara kuyima aba haruguriye mu nzu yabo yo haruguru bari abahungu bari barubatse babagamo baraza umwe ahita amanuka akimara kumanuka aramubwiye araza ahita agera iwabo mama ahita amubwira ngo dore mushiki wawe ahari undi ngwinde ngo Marita nguzi n'ibindi ndati gusiko ngo Marita ngo mama we yapfuye ngo mana ngo yapfuye nicyo kintu yavuze ahita avuga ngo sha kureka njye kuzana umuntu ngo turi kumwe hariya kuko yigaga seminari mu Nyakibanda bo bari bahavuye ngo noneho mubwire ngo aze mubashe kuvugana ngo byibura wanamumenya ngo muvugane ngo mubwire ibyo wabo abaraje ari umusore munini w'inzobe w'igituku baraje arambaza ngo bitene byiza ngo Kibeho rero barabishe bararangiye ngo none se ni ngo hana urahazi ndamubwira ndahazi nari mu Gateko ngo none harangije arambwira ngo rega wigira ubwoba kuko giye numvaga mfite ikintu cyitwa ubwoba numvaga aho ndi hose nta kwirukanga arangije agiye kumbwira arambwira ngo yewe ngo nta nicyo nakubaza byinshi ngo uko byarangiye nyine ngo nta kundi babisubiriye ruguru bigejeje mu gitondo muri iryo joro bigejeje muri iryo joro nahahungiye tuye twumva ahantu hakurya yabo barimo barataka twumva baratangiye gukurasa baravuga ngo ni guruneti bararashije bakimara kurasa mama wacu ati yewe watuhungiye ubwayo mu kigunda ubwo dutangiye guhunga gutyo badirukase niyicarira mu byatsi byari haruguru y'iwabo nk'ibyicaramo mama wacu abwira umukozi we wabakoreraga noneho bagenda bazana ubwatsi bw'inka barazishyira mu biraro barangije bene wabo bose bari batuye aho ngaho barangije baravuga bati muzi n'ibindi ati nyamara byakomeye ati Butare barimo bararasa ati niho amasasa arimo avuga undi ati none se turahungira he noneho mwakabyaramo bati nimuze tugende turazamutse tugegera ruguru aho handi muri bya byatsi byabo munsi y'imirima yabo baravuga bati be ntabyo
bati nimuhoje abari abasore nimuhaguruke, babafata za guruneti nabo batangira birwanaho, mbese batangira kuzitera. Abandi baravuga bati ibi ntabyo, nimufate imihoro. Abaza nabo turajya turwana nabo, babashije kurwana nabo birabananira, tuba turambutse hakurya tujya ahantu mu bisi mu ishyamba rihari. Baravuga bati rero nimuze tujye kwicaramo hariya, mufate n'abana banyu n'utuntu mushoboye, noneho yenda muzajya mugaruka kuza kureba ibyo guteka, noneho hanyuma tuzajya tubaherekeza nta kibazo, ati yenda bizarangira. Bo bumvaga ko mbese bizarangira. Imvura bitangiye kugwa, biraguye iryo joro ryose iragwa, mbese abana be batangira gutatana, nabo batangira gucika barigendera. Noneho turasigarana n'undi mwana mutoya w'umukobwa. Noneho turagenda twicara muri rya shyamba, burakeye turyiriwemo, bagiye gushaka ibyo kurya. Harimo abavugaga bati nimureke tubaherekeze tujye gushaka ibijumba by'abana. Bamwe bagarukira mu nzira baravuga bati nyamara badutaza imbere bagiye kutwica. Abagabo baravuga bati reka data nimureke tukamira inka abana, noneho tubaha amata nimugire ikibazo. Twirirwa muri rya shyamba bigeza nimugoroba, imvura iragwa, biranze. Abantu batangiye kuvuga bati nyamara mu ishyamba babateye. Ubwo noneho hejuru barimo bararwana, ubwo ajya kumva ukabona amasasa arimo aramanuka mu ishyamba. Tubona mbese biranze, twirirwa hari mu mirwano. Abandi noneho twajya kumva ngo kanaka baramwishe, nawe yagiye muri cya gitero kugira ngo bajye kurwana, bakumva mbese ko bari barwana n'abantu n'ibintu bizarangira. Abandi babona rero biranze, tumaze kubona ko byanze, noneho nanone burije, burakeye. Abagabo baravuga bati ibi ntabyo, mureke turebe ahandi twajya, tujya muri indi shyamba nanone. Ariko iryo shyamba rikagira umusozi muremure cyane. Tuza kugira uwo munsi nanone tuhagiye, imvura yirirwa ituriho, nabe n'ubu ngubu, kuko imvura ubu ntigwa, ubiragwa igatanga agahenge, ahandi nta n'agahenge yatangaga. Tugumye aho imvura iragwa, abantu bararwanye, tukumva ibutare barimo bararasa. Abandi bakavuga bati nimubona uko muca ibutare, uwo muzajya mubona yenda mumubwire, mwamuha n'amafaranga akabacisha ku mupaka, byibura akabaherekeza mukagenda. Turangije turavuga tuti ibi ntabyo. Noneho mbona musaza wanjye ko mama wacu aragiye, aravuga ati ibi ntabyo, reka nigendere. Yajyanye n'undi mugenzi we, babonye ngo bambutse bajya i Burundi. Noneho giye ikintu nakoze niki, nahise mbwira mama we, ndamubwira ni hoya ntago giye kuzapfa gutya. Naragiye turatatana, bagira ngo turacyari kumwe, ati geni uturi kumwe. Nti mbonye ko ngeze ahantu batambona, ndabihisha, natereye uwo musozi ndawuzamuka. Maze kuzamuka, kuko barimo bavuga ngo hari abantu baje bava i Butare, ngo harimo n'abakobwa babiri ngo baje bababwira inkuru ikigali uko byagenze, ngo baje barara mu mayira. Noneho batangira kuvuga ngo Igitarama, ngo batangiye kubabwira ngo Igitarama, ngo abantuze bari abasenyeri. Umusenyeri wari uhari ngo aravuga ngo abantu bahari bose ngo babice babarangize, kuko n'abapadiri bari bahari bose babarashe. Ndavuga nibi ntabyo. Ubu rero ikintu tugomba gukora, ntigewe rwose najyanye n'undi mukobwa umwe, nawe baho yagarukiye. Dukomeza ubwo ngubwo, tukomeza ishyamba, turakomeza. Ngewe naje kugera ahantu mu Nyakibanda rero ku iseminari, niho bamwe abantu bari barunze, ari abantu benshi. Ariko icyo gihe harimo na marume umwe wahahungiye, na muramu we wahahungiye, yari afite mushiki wiwe ari we mukuru wa mama, nawe bose baba biciye aho ngaho. Noneho tugiye kubana, ngeze ku muryango wo haruguru, mama wacu urumva ko yari yambuze, yari azi ko nanapfuye banyishe, ntabwo yongeye kumbona icyo gihe. Noneho ngeze mu Nyakibanda, ntangira kubona abandi, ariko ntabwo nari nzi. Noneho nkajya mbona umuntu arimo arakora ku muntu, akazaga gukoraho, naho nibyo babateye kugira ngo ujye ukora ku muntu, winjire nawe ukore ku wundi, kugira ngo babone uko babasohoka, kugira ngo bajye babona uko bagushyikira. Ni ibintu by'imyuka mibi bari babashyizemo by'amarozi. Batangira kubona rero ibyo bintu, batangiye kubuka, abari imbere batangira kuryana ubwabo, abandi bari hanze. Abantu naciyeho ni nk'abantu 5, harimo abagabo 2 b'abasivili, harimo n'abagabo 3 b'abasirikare baryamanye n'imbunda zabo, nabo babishe nyine, barwanye bose babishe, nabo baryamye muri ibyo byatsi byari bihari. Noneho mbona mu gikari naho nta handi macyurira, ndavuga nibi ntabyo.
ndavuga ni rero abandi ubwo barabo bahunga bajya i Burundi numvaga nta mutima afite wo kujya i Burundi, ndongera ndakata ndagaruka. Maze kugaruka sinabashije kujya mbonane na mama wacu. Ngarutse hahandi nsanga nta bantu bagihari, ngoma muri rya shyamba. Maze kurigumamo kuko numvaga hose hari havuga amasasu, nabashije kongera kugaruka ari ukugira ngo nze kubonana nawe, ari uko nanone ngarutse Ikarama. Ndaza nabwo ndahagera. Ubwo aho nageraga bwiraga narararaga nkarara hahandi ndi mu ishyamba. Nkahirirwa kugira ngo hataza kugira umbona, nkongera nkaharara, nza kugaruka Ikarama. Ngeze mu Gatobwe mbona abantu barimo barazamuka barimo baragenda. Nanjye ngiye Ikarama aho abandi bari. Ngera ahantu hari inzu yari ifite akantu k'agafondasiyo, noneho mbona hari akantu k'akabase, hari umubyeyi twari duturanye witwaga Veneranda wari utuye ahantu mu Ruhunga. Noneho we yaba kakabase karimo umutonore w'ibishyimbo n'amashaza mbese bivangavanze, mpita mugwa iruhande. Arangije icyo gihe hari mu gitondo nanone ku wundi munsi, arangije ngiye kumva numva arambwiye ngo Jeni, ngo siko ngo wapfuye, ngo abantu bavuze ngo bakwiciye mu Gatobwe, ngo nyamara abantu baravuze ngo barakwishe ngo baguta mu Gatobwe. Ntago Jeni nigeze pfa nta nubwo nzapfa. Ngo kubera iki Jeni? Ngo siko wabaye igiharamagara, ni ntago nzapfa. Arangije arambwira ngo Jeni, ngo mana ngo nyuko wanyu ngo aziko wapfuye, ngo siko ngo siko ngo abantu bose bamubwiye ko wapfuye, ntago nzapfa. Ndangije namubwira nticeceka, ahubwo ngiye kubona mbona ibintu by'urusasu hejuru yanjye, numva baramishije, bica mu maso yanjye hejuru ku mutwe, mbese nk'ibintu urabije nka kumwe imvura ibirabyiga kubita, mbese inkubi igakubita. Ndangije sa n'unamanye. Arangije wa mugore mbona ari rukanze, yirukanse nanjye nirukira hepfo yanjye. Noneho nirutse sanga ahantu ninjiyemo hasi ndani, sanga ni mu bintu by'amawe biba biranshwashwamuye n'amaboko. Noneho nsa n'uho naho ngira gutya ibyatsi, ninjiramo mu muhanda kuko hari ku muhanda, ngwa mu muhanda hepfo, nigira hepfo yanjye ahantu hari akantu k'agakombe, ho hari habashije kuba hari agashyamba. Hinjiyemo hari mu gitondo. Ndangije ngiye kumva numva abantu bari ku kibuga hejuru haruguru yanjye barimo barabica, barimo baraboroga. Ndangije numva haruguru yanjye kubabikira barimo bararasa, mbona amasasu ari hejuru yanjye biramanuka bikajya bigera mu kabande. Ndavuga ni n'ubundi nagiye kera ko busa n'ubundi napfuye, mama yansirigiraga iki ko n'ubundi napfuye, ubu ngubu ni ibiki? Ariko nta muntu wari wankora ngo anankubite n'ingone cyananeme. Ndangije njya muri ka gashyamba nkinjiramo, himara kukinjiramo hakurya yanyu umugabo arataka. Arangije arabwira abantu b'abagabo bari haruguru yanjye n'abasore ngo nimukurikirane umwana ngo winjiye hari ahepfo, ngo yinjiye muri kiriya gihuru, ngo nimumukurikirane. Yinjiye muri cya gihuru n'ubwoba bwinshi, numva sinzi ukuntu meze. Noneho ninjira mu kantu mu gahuru, noneho ntangira gufata ibintu by'ibyatsi ndagenda mbigira gutya kugira ngo kubera ko imvura yari yatonyanze ngo hataza kubona urume ngo bamenye aho naciye. Ndangije ngiye ko mbona haruguru yanjye hamanutse abantu b'abahungu babiri, abandi baraza biruka nka ku kintu cy'igiti kiri haruguru, abandi bambaye ibintu by'ibirere n'amashashi mu maso babirutseho, barabafashe babishe nkanuye. Ngiye ko mbona barabishe, umwe baramutemye, undi amutemye amusaba imbabazi, numva birarangiye ntiyongeye no gutaka, numva barapfuye. Umugabo ari hakurya arababwira ati aho hari umwana yinjiye kare, ni mu muvanemo, ati yinjiye kare. Barashaka ahantu ninjiye barahabura. Noneho ngiye kubona ngikebuka ngira ngo bagiye kunzaho, ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hari hagati mbona inzoka iri hejuru nini, iri ifite amabara, iri mikende kiriri cy'ururimi rwayo irurabya. Ndavuga nti ndapfuye. Iranyitegereza nanjye hahandi ndimo ndatengurwa, nimo ndatengurwa. Ngiye kubona mbona ya nzoka iragenda, ntumbaza aho yagiye, mbona ntayo nkireba ngo nkibone. Nguma hahandi, nyamara kuguma hahandi ndakomeza mgira ubwoba, ndimo babahungu baramanutse. Amahirwe nagize nuko Imana yaje kubayobya bamanuka hepfo, ahubwo baragiye bica umugore wari uri ahantu urutora utuntu tw'utujumba, ngo aho umwana wari umurirana barimo bambuka mu gishanga handi mu kabande hafi ya wa mugabo. Wa mugabo arangije ngo kandi ngo umwana ngo uri harani mwamuvanyemo. Noneho abandi baravuga ngo niba ari n'umwana ni mu mwihorere, ngo azapfura undi, ngo ntazagwe ngo amaraso ye ntazatubarwe. Ndavuga ni Imana urakoze ubumishe. Imana ikomeza kundindira aho ngaho. Narahagumye kugeza nimugoroba. Bimaze kugera nimugoroba, aho haruguru yanjye hose biriwe bica umunsi wose, ari induru zivuga.
barikarama mbasha kuva hahandi nimugoroba. Noneho ukuntu naje kuhava naje kubona mbese ko barimo bavuga hari imodoka yari maze kuhava ngo ivuye ku Gikongoro yari ije gutiza umurindi abantu bari aho ngaho kugira ngo babice babarangize bavuga ngo bazanye amasasu ahagije. Nkumva bari haruguru yanjye barimo baravuga imodoka iri bari mu modoka baravuga ngo umukuru w'umusirikare wabo nuko nta nibuka izina ryiwe ngo yavuze ngo nibabice ngo babarangize ngo baje kubatiza muri ntuzi umusada ngo kugira ngo babahanagureho barangize. Ndangije ndavuga ni Mana nanjye bazanyica mpita mva hahandi ndavuga ni rero wava ahangaha hari ikindi gihuru naza kujyamo ibihuru bazatazabitwika bakazansangamo. Noneho mva muri cya gihuru nterera haruguru yanjye ho nari navuye ntambika hirya gatoya. Nyo maze kuhatambika nta muntu nahuye nawe mbona ahantu ukwezi kurimo kurava gusa kajya numva ibintu by'ibyuka by'ibyotsi ahantu bagiye baca kavuga ngo Mana ngo ahangaha naho umututsi yaratuye barazitwitse none ngiye kuhatambukamo nta muntu wasanga. Ndatambuka nyigera imbere mbona ahantu hari inzu hari itongo mbona njya munsi na zaho ndenguka imbere inyuma gatoya ndongera ndamanuka. Noneho nyimara kumanuka gatoya mbona wa muhanda handi naciye mbona ngiye guhinguka hahandi. Noneho mpita manuka ahantu mu gikombe kiri hasi hakurya ari umuhanda ujya ahantu mu Gatobwe. Noneho nanjye njya ahantu ku nkombe y'uruzi ariko sinarizi ko ndi ku nkombe y'uruzi. Ndagenda negera rero mu gihuru maze kukijyamo nibwo ninjiyemo nk'igihe cyo mu masaa 3 mu masaa 4. Noneho ngiye kubona mbona ikintu giturutse imbere yanjye kirimo kirabye mbona amaso yanjye yose arahumye. Noneho kigiye gusa naho kisatira umuntu akirimo kiragenda kikurura kizinga umurizo. Noneho ngiye kubona mbona kinje iruhande kiza kinshuna inkokora kinshunye hano ku nkokora gisanga ndi muzima ngiranye aho nari nicaye mu gihuru. Kuko iruhande rwanjye ku ruhande rwanjye hano wicaye hari akayira abantu bacagamo ariko hano hakaba hatwikiriye. Yakora mbona baratambutse bakimara gutambuka numva hiryanjye hari abantu batambutse ako ntibambonye. Nongeye ko nambona nacyo kintambutse iruhande abantu bahita bavuga ngo muzi n'ibindi gusa hano hari umugabo undi aravuga ngo umugabo umeze ati ngo nyamara hari umugabo ruta abandi bagabo. Noneho ngiye kumva numva bavuze gutyo ndaceceka ngiye ko nambona gisa n'ikisantiriye ikindi nacyo kiba kiraje gihita kiza iruhande rwanjye. Kimaze kuza iruhande rwanjye kiraza kifata kubera ko nta kintu nari nambaye igenda mbese byari byagiye bibora nkabona unaniye nkahita njugunya kubera amazi n'ibyondo. Noneho akantu nari nambaye surujipe gusa nibuka ko nari nambaye surujipe ijya gusa nka move. Noneho iraza ngiye kumva numvira iramunahuna numva indi turutsanga iramunahuna. Noneho kimara kumunahuna numva ubwoba buranyishe. Noneho ntangira kuba igiti irazi guma iruhande rwanjye yangwe indi guma iruhande rwanjye. Cyatumye mbanya ko ari ingwe rero nta mabara yayo nabonye ukuntu yasaga. Nongeye ko nambona igumyaho irazi igira iruhande rwanjye nizanyakura ziraceceka ndiguma ahangaha nanjye ziguma iruhande. Imvura iragwa zarebyira ariko ntizigeze zizira rimwe yaje kurikira iyindi. Noneho numva hirya harimo umuntu uri mutaka hirya cya gihuru arimo aragonga ko bari bamwishe nibamurangiza. Hakurya yanjye naho hari umuntu w'umugabo we nanamubonye bukeye bari bamushyira ku bintu by'ibiti nyine bajya kumushyira mu ahantu munsi y'umuhanda kugira ngo mbese bamutwikirireho. Ngiye kubona mbona wa muntu wari uri hirya yanjye numva harimo n'inkiriho yabira hirya nimba baraje kuyiterura bakaza kwakivana simbizi. Noneho nguma hahandi buza gucya nagumanye nazo ntacyo zantwaye buracya ziragenda. Nanone bukeye n'ingomaho umunsi wose abantu barahatambuka bajya kusahura ibintu mu babikira ikarama nkababona ibyo bikoreye nkabibona inzugi bikoreye ibyo kurya imyenda y'abantu bavuga ngo bariho ngo no kujya umuntu amwica agahita musahura amutwara n'ibyo yambaye. Ndangije nabashije kuvaho ndavuga ni rero reka ahantu mpave ubwo nanone bugeze ku munsi wa nimugoroba bwije zitongeye no kugaruka ntizitazagaruka zikanjye. Nijoro nterera umusozi maze guterera umusozi njya kubirinduka inyuma ndeba ahantu nzihisha ahandi.
ndahirirwa. Sinari nkibasha kubumbura umunwa ngo numve navuga. Kubera iki? Kubera inzara, kubera inyota. Ubwo ntangira mbese urumva ko natangiye guceceka, n'umuntu wambazaga nahitaga nzunguza umutwe kugira ngo mubwire ko byananiye kuvuga. Arangije wa mugabo ahita ababwira ngo nimwihute hari umwana. Haza abagore babiri, ndibuka ko bazanye imbwa 6, nizo zankuye ahantu mu gihuru. Imbwa zirataka, sanga kuva aho ngaho umugore aravuga ngo rega nta nzoka zijya zipfa gupfa, ngo inyenzi ntizipfa, ngo ubu hano harimo umuntu. Nizo zaje kunsohora, nasohoye n'imbwa imwe y'umukara, izindi ziri hanze bazihagarikiye. Ziza kumvanamo bayohereza mu gihuru, iraza irankurubana, inkurubanyiza kumvanamo. Noneho abari hanze harimo abahungu 2, ndibuka umwe ntabwo nzi aho batuye, sinari nanabazi kuko ntabwo nari mu gace banzimo cyangwa nanjye nzi. Ngiye ko nambona bankubise ubuhiri mu mutwe, ubuhiri hano mu mutwe mu musaya. Noneho mbona biratarutse bishiburiye haruguru, bishibukiye hejuru. Aravuga ngo po, amaraso yawe atazakumbazwa. Nuko yambwiye ngo amaraso yawe atazambazwa. Arangije mba nkubise umutwe inyuma. Wa mugore aravuga ngo ubundi si cyo mukora ntago mukizi. Singiye kubeshya. Bavuga ngo inka barabaga, n'abantu icyo gihe barababaze kuko ntabwo nari mu gace banzimo cyangwa nanjye nzi. Ngiye ko nambona bankubise ubuhiri mu mutwe, ubuhiri hano mu mutwe mu musaya. Noneho mbona biratarutse bishiburiye haruguru, bishibukiye hejuru. Aravuga ngo po, amaraso yawe atazakumbazwa. Nuko yambwiye ngo amaraso yawe atazambazwa. Arangije mba nkubise umutwe inyuma. Wa mugore aravuga ngo ubundi si cyo mukora ntago mukizi. Singiye kubeshya. Bavuga ngo inka barabaga, n'abantu icyo gihe barababaze kuko ntabwo nari mu gace banzimo cyangwa nanjye nzi. Ngiye ko nambona bankubise ubuhiri mu mutwe, ubuhiri hano mu mutwe mu musaya. Noneho mbona biratarutse bishiburiye haruguru, bishibukiye hejuru. Aravuga ngo po, amaraso yawe atazakumbazwa. Nuko yambwiye ngo amaraso yawe atazambazwa. Arangije mba nkubise umutwe inyuma. Wa mugore aravuga ngo ubundi si cyo mukora ntago mukizi. Singiye kubeshya. Bavuga ngo inka barabaga, n'abantu icyo gihe barababaze ku icyo gihe nabonye ukuntu nari imeze. Bavuga ngo nibagende barebe umututsikazi ukuntu asa. Nanjye naho nisanze, ntabwo nigeze menya ukuntu nari imeze. Gusa uko nari imeze nuko natangiye kubona mbese ahantu hose ndiho mvirirana amaraso. Mbese bagiye bahamagara n'abagenzi babo n'abatari bahari, bagiye babahamagara, ukagenda babahamagara. Umwe ngo ngwino umututsikazi kwasa, undi ngo ngwino ukora ibyo ukora nawe, ukora tugende. Nuko nguko mbese bakoraga ibyo bashaka kuko nta gitabara twari tugifite. Barangije ndibuka ko abagore bavuze ngo mwarangije, ngo nimuje tugende. Umugabo umwe aravuga ngo ariko umusaza, uyu mwana ngo nyamara ngo amaraso yawe ngo nimurekere aho ngaho, ngo amaraso y'Imana itazayababaza. Abandi baravuga ngo ariko so wamwica n'ubundi tukamurangiza. Ndaravuga ngo bisuduhiri ni wahita upfa. Ntago nigeze mpfa. Arangije gusa umwe niwe wavuze ngo ubundi so wamurangiza, niwe yahise nkubita icyuma hano. Ni ikintu nabonaga gishimangiye kimeze nk'inkota, gifite hejuru hasongoye no hasi hasongoye, ariko hagati hakaba hafite akantu hagati nk'ibintu bagiye bambikaho. Abakinkubise hano kwibere, amaraso baraviriranye, no mu mutwe yari havirirana, n'iki gice cyo hasi amaraso yari mavirirana. Arangije ngiye kumva numva aravuze ngo urwo tumwishe rurahagije, ngo n'umundi nimumwihorere ngo twamurangije tugende. Noneho bakimara kugera hirya, sambwa wa mugore babagore barazijyana. Ngiye kumva numva mwaravuze ngo ariko muzi n'ibindi, ngo nyamara ntacyo mukoze, ngo buriya ngo arazuka ngo abeho, inzoka ntago zijya zipfa, nyamara arabaho. Undi arangije aravuga ngo hoya, ngo nimureke ngo n'ubundi ngo turaza ngo kuza kumujyana aho abandi twabajyanye. Naho baraho bagira ngo banjyana ahantu ngo hitwa aho bajyanaga abandi mu bintu by'ibyobo hitwaga Kabirizi.
none arangije ako gahanda niko kageragayo avuga ngo ariko se ubundi ngo muraza kumujyana ngo n'ubundi ngo umugabo ngo n'ubundi muramujyana ngo ntimwamurangije abandi ngo ntabwo icyo twakoze ngo ahubwo ngo turamushyira ngo bene wabo aho bagiye ngo aho twabajyanye bakivuga ngo baranjyana hahandi nta kindi nakoze umugoroba waje kugera umugoroba uragera baburije maze kugera nko mu gihe cyo mu masaha 9 nanone umva yo matariki yo nta nibwo nanakiyibuka nta wundi ndongera kubona noneho ninjiyemo hahandi ngiye kubona mbona nashigutse ari uko mbona abantu bari hepfo yanjye noneho sinzi ukuntu nakurujinda njya mu kindi gihuru kiri hepfo baje kugira ngo baze kunshaka noneho nshoka buyoka manuka mu byatsi njya mu kintu cy'igikuku kiri hepfo ngeze amahirwe imvura iragwa imvura iguye ndishima numva ni byiza kuko imvura yaratonyanga gukumva mbese urahumetse ukumva ufite amahoro noneho ukaza kubona nuko ugenda kubera ko bariyeri zabaga zifunze banzifunguye kuko imvura yagwaga ntago bagomaga kuri bariyeri barahavaga bakajya kugama noneho nanjye mbasha kugenda ndavuga ni reka nigire muri kiriya gihuru noneho baza kumanuka ahantu naciye bakajya bavuga ngo sha ngo nyamara niwe waciye ahangaha inzoka ngo ntabwo twabwiye ko inzoka zitajya zipfa manuka hahandi nyimara kumanuka hepfo noneho ninjiye haruguru hepfo mu kantu k'agakoki usanga ahantu gacukuyemo ndani sa n'uwigunikagamo none igihe nicayemo ngiye kubona mbona abantu bacanye ibintu by'ibitoroshi baciye hirya yanjye ariko ntangiye kumva uburibwe umubiri wanjye kuko numva umubiri wanjye warumaze nk'umaze kuba nk'ikintu cy'igiti ariko noneho ntangiye kumva nka kwa kundi umuntu arwara igisebe ukumva gitangiye gukanya mbese cyatangiye nko kuzanaho nk'urukoko ntangira kumva noneho imbaraga zishize ntangira kumva noneho mu mutwe wanjye ntazi ukuntu numva ameze amaraso atangiye kunyibumbiraho noneho nguma hahandi bigeze mu gicuku hagati nza guterera ndongera nanone numva umutima urambwiye ngo ningaruke hahandi nari nibereye ngo nta muntu uzahanyicira ngaruka muri cya gihuru za nyamaswa zari ziri ndaterera kunterera nkajya ngenda nafata ibyatsi nzamuka kugira ngo mbone imbaraga zinzamura ko nta ngufu nari ngifite noneho mbese nari numvaga mbese ari nk'ahantu bagiye bantema ndazamuka nyigera ruguru noneho mbona ntungutse handi natambutse ngeze amahirwe mbona numva imbaraga ziraje nkongera ndakomeza ndamanuka nta muntu ndahura nawe noneho babandi bagiye bari bambuze noneho ngera muri hepfo hirya ya cya gihuru nari ndimo noneho ndatambuka sanga imwe iraha indi iraha nanone zangwa ziracyari nta nimwe yigeze itaka ngo imbone ngo itake cyangwa ngo inkore nagiye kwa mbona imwe isa naho yitaje indi isa naho igiye gutya ndagenda nanone zongera nzishyira hahandi ziranyitegereza zirandeba gusa zimaze kundeba ngiye kubona mbona imwe irandigase hano hejuru indi rongera indigata hano hose nene nabaye amaraso indi rongera nanone yarangiza aho indigata no zose zirandigata hano hose nizo zabashije kunyomora nta muganga wigeze inyomora nta muganga wigeze umuti habe numwe usibye Uwiteka wampaye izo nyamaswa gusa ikintu nabonye nuko izo nyamaswa zari zisigaye ziruta umuntu kuko umuntu nabonye ari we nyamaswa ndangije handi naje haba umunsi nabanye nazo wa munsi wa mbere nazicikaga n'umunsi wa kabiri nahamaze iminsi 12 umunsi wa 13 numvurananiye kuko numvise mu mubiri wanjye intege zose zicitse numva inzariranyishe numva sinzi ukuntu meze numva meze noneho nkugiye gupfa noneho ndavuga ngo aho kugira ngo ahangaha reka nanone ndebe ko ubwo zagiye ari nijoro noneho nzicike hari kundi munsi noneho nimara kuzicika yenda nzabona naho amazi ari ninywere n'amazi ubundi mbashe kujya iwacu kuko niko byagenze naje kuva muri cya gihe ngigisohokamo nkimara gusohokamo nitura muri ya mazi ko sinarinzi ko ndi hejuru y'amazi nituye mu mazi ye ko mbona intumbi yari irimo inkubise hepfo inkubita ku kintu cy'ibuye ryari ririmo inkubita hakurya aho nashakaga kujya niho nahisenge Mana biranjyanye rero nambuka hakurya maze kumwamuka hakurya ndi jyenyine nta muntu turi kumwe ngeze ahantu hiraranzigiye hitwa hiraranzigiye mbese mbona ahantu hari bariyeri numva ndikanze numva abantu barimo baravuga hari ku kwezi numva baravuze ngo nguzi ko ngo hano harimo umuntu ngo nyamara tubonye umuntu sa nusubiye inyuma baba barambuze
ndongera ndakati imvura biraguye biradibitse kuko hari hatangiye gukubakuba ibiraguye ngo shango nimureke ngo ngo bagiye baragiye ngo nimureke ngo tujye kugama bajya kugama nanjye ndabasha ndatambuka nkimara gutambuka naragiye ya bariyeri babayisizaho nta muntu wari ugihari ngera imbere ndavuga nti rero aha hantu simpazi reka manuka hepfo yanjye manuka hepfo yanjye ku mazi ndamanuka nitura mu mazi nituye mu kintu cy'amazi noneho mpita mfata ibintu by'anuzi by'ibyatsi byariho mpita mbaturaho ndafata kugira ngo mbese ntirohamo kuko numvise amazi yari magenda hafukuye cyane mbasha kuvamo aho ngaho mfata akantu k'agati ndazamuka hose namesamye ndongera ndazamuka ndagenda ndavuga nti rero mu kugenda kwanjye nkigeraho niho nagiye kuhura mpura n'indi ngwe noneho ngiye kubona mbona iratambutse iraza iranyitegeza muri ako gashyamba ikimara kumbona biratambutse ijya imbere yanjye iragenda irongera iragaruka iyo yageraga ahantu hari bariyeri barabimenyaga kuko bumvaga hari ikintu kiri mu nzira nongeye kubona mbona nta hantu nongeye guca hari umuntu nayo irakomeza ikajya ijya imbere yanjye yagera imbere ikongera ikaza kugaruka ikaza ikajya iburyo bwanjye tugatambukana tukongera tukajyana najyanye nayo turagenda kugira ngo nzajye kugera iwacu twageze ahantu hari icyayi tuba turajyanye nayo burira maze kwira nabwo murumva ko twajyanye muri iryo joro aho bwakeye tuririranwa nayo muri icyo cyayi burira turi kumwe bugeze mu gicuku hagati turongera turajyana nubwo twakomeje tujyana iwacu tumaze kujyana iwacu turagenda ingeza mu murima w'iwacu ndibuka harimo imigozi y'amabimba kumwe mu cyaro nyine bahinga mu masaka bagira amahunge turajyana twicarana mu masaka iranyitegereza irangije hita yigendera isiga hahandi nicaye nagumye hahandi sinongeye kubonana nayo kugeza igihe jenoside irangiye ndangije nicaye ndavuga ntariko abantu twari duturanye ko nta kibazo twigeze tugirana ko twasabanaga amazi tugasabana umuriro ubu ngubu banyica ubu koko nanjye banyica reka ngeyo njya ahantu ku mugabo witwaga Venani yari afite umuhungu witwaga Kasiyane ndagiye nyamara kuhajya nsanga nta bantu bahari maze gusanga nta bantu bahari naho bari ahantu ku gasantere hari ahantu ku gasantere barangije baba barambwiye umuhungu we ndahamusanga maze kuhamusanga arambwira ngo hoya ngo wowe wakoresha uko ushoboye kose ngo ukagenda ngo ntuze kungwa mu maso yari hirya ye nawe kandi bari abantu twuzuraga n'umugore wiwe ndangije ndavuga nti hoya ndangije njye iwabo ingurube zari ziri mu kiraro iwabo zirahuma ndavuga ndataza kugira umuntu mbona nawe babo barakinze bagiye ahantu ku gasantere ahantu hitwaga mu rya Rusega niho bagiye mu mazu y'abatutsi kuko bari bazi ko abo bapfuye ndangije ndavuga nti reka rero nkwereke ngiye guterera uyu musozi nimpagera nta muntu waho unyica cyane bashaka bananyice n'ubundi n'urwo mpfuye ntabwo ari rwiza urumva ko nari nkimeze kwa kundi ndangije njyayo maze guterera ndaterera maze guterera ngeze munsi y'ayo mabutike numva abantu barasakuza ndavuga nti ahantu niho bari aho kugira ngo njye muri ba baturanye twari duturanye nyine bari bo banaduhigaga numva ubwoba buranyishe ndavuga reka njye kwicara kuri bariyeri nagiye mpasanga bariyeri nk'uko bimeze ndagenda mbicara iruhande harimo intwaro zose uko zakabaye uko intwaro yica ukwiri zose bazishinze ziri aho ngaho zitonze umurongo ndagenda mbicara iruhande harimo abasore babiri bari bicaye hirya yanjye ariko nari mbazi nabo banzi barangije baranyitegereza umwe ahita avuza induru ngo ye ngo dere Marite ngo ye baba we ngo mbana ngo geni ngo hatuvuye iruhande ntibakwice ngo turebe umwabwira ngo shango siko habo ngo ejo twabasanze ngo aho bari ku kiliziya ngo na mama we baramwambuye imyenda yambaye ngo shango abantu n'abagome banabyumvise ndaceceka
nagiye kumva numva umwana agiye yari mubyara w'uwo ngo aho ngaho nari ngiye arangije yitwaga Karisita aragenda abibwira mama we nabo bari abantu twuzuraga pe ni wacu arangije ahita amubwira mama ahita amubwira ngo ugende umunzanire noneho nyigiye mara kugerayo nkumva ko bagiye kumpisha ahubwo mu kumpisha bamwe bahise birukanka bajya kungambanira kugira ngo baze kunyica noneho birukanka bajyayo bajya kubwira umugabo umwe witukaga Claudiyane yari umwarimu wigishaga serari kera ngo na serayi bikibaho baragenda bajya kumumubwira bagiye kubimubwira kuko yari we kiyongozi wabo kwica azana ngo agashoka ko kunyica bababwiye haza n'abisengeneza babo noneho baje basanga nagiye basanze nagiye baza kwa wabo wa muhungu noneho baje kubabwira barababwira wa mukecuru aravuga ngo yewe ngo reka nze ngo ndebe n'icyo muha ngo cyo kunywa igihe sinzi cyaranzaniye cyo kunywa sinamenye ukuntu nasohotse kuko numvise ko bavuze ngo bagiye kunyica urukwavu ntirugenda nahise ngenda ubwo ngubwo mba ndasohotse babandi nabaciyemo ntibigeze bamenya aho nciye nigira ahantu ku Kanyinya nigira ahantu mu Gihuru nagenda nkicayemo nanone urumva ni ninjoro nkinjiyemo nyirayemo noneho ndagenda bujya kujya gucya mbona bazambona noneho hari ahantu hari barahinze amashaza ndagenda nyihisha hejuru akajya nyakurura nyihisha hejuru mbese kugira ngo mbitere hejuru kugira ngo atazagira umbona baza kubisoroma bakajya basoroma amashaza ndimo bakajya babikurura batanyura imitanyu ndimo nkabihorera ngaceceka nta kwikomanganya ku munota wa nyuma n'umumenya hari nko ku munsi wa kabiri ndimo aho ngaho nta muntu uzaho ndi baro banshakisha bambuze nibwo naje kumenywa n'umwana umwe w'umukobwa twiganye ariko papa we bari bamwishe ariko mama we nyine badahuje ari aho ngaho we yabashije kurokoka ari mu rugo iwe aza kurura gutya akuruye abarambonye ngirarnya mba ndamubonye mpita mugirarnya ndamubwira ngo ntugire ububwira bagenzi be baravuga ngo nyamara ngo hari ikintu ubonye ngo uraduhisha ati hoya ati nta kintu mbonye ahubwo nari nikanze ati nsoromye no mashaza numva ndikanze ndate ati cyangwa hano harimo abatutsi ndarangije kandi bose barurungano rumwe twese twarurungano rumwe arangije aravuga ati hoya ati ntacyo yahise bimunanira gusoroma bajya mu rundi ruhande arababwira ati muze dusorome hari yabashije kubabwira ati nimuje tugende tujyana yo ngayo twarangije ati tuzaba tugaruka hagiye abibwiye mama wiwe arabimubwira amaze kumubwira amubwira ati ngewe yapfuye nabi ati baranamwishe ntibamwice ngo arangize ati umva ati ntiyigeze apfa ngo apfe ati none ati wambabariye tukamuzana tukamushyira hano mu rugo yarampamagaye yabashije kubimbwira aza kumpamagara ariko arambwira ati witonde ati mfite masenge nawe ari mu bantu b'abagizi ba nabi ati mfite na marume nawe ari mu bagizi ba nabi bakoze jenoside ati barishe pe ati na mama arabizi ko bishe noneho wowe wishe marume umusaza wa mama wari ni Kigali wotwimiyane yarara mushakiye n'akazi no kuko yajyaga za mu cyaro akabaza n'udafite akazi akaza akamuzana akamugira neza akamuha akazi noneho arangije babahungu numva barimo baravuga haruguru yanjye nkiri hahandi bisengeneza wa mama aribo ba nyirarume wa mukobwa numva baravuze ngo ariko muzi n'ibindi gushango nyirarume ndetse ngo yadushakiraga akazi ngo nukuri twese nta muntu wari warashomye ngo none ngo mugiye kumwica abandi ngo ariko ngo icyo muri muvuga ni iki ngo twamubonye se ahubwo barangije ngo mahahandi wa mwana w'umukobwa aza kundeba nka nimugoroba abarambwiye ngo mama yambwiye ngo ntugire ubwoba ngo nta muntu turi kumwe nazanye ngo ahubwo ntugire ubwoba ngo ntugire ngo baje kukwica ngo mama yambwiye ni ngo hanyuma ngo uze kureba uko uza nimugoroba ngo ariko ujye uza wihishe ngo bataza kukubona ngo basaza be bataza kuza kukwica ngo hanyuma ngo uze ngo aguhishe ngo byibura ngo yenda n'iminsi ngayo nabashije kuva hahandi ndikurura ndagiye njyayo ntabwo hari kure yanjye yitwaga ku Rurembo ndagiye ninjira mu rutoke rwaho maze kwinjira mu rutoke rwaho ndangije ndinjira sa nutondagira urugo numva inka zabo ziratangiye zirabira noneho kubera ko yari afite abana yarahishe ba musaza we yari yaramuhaye ngo bamurinde ngo bazajya bamenye ko hari abatutsi yahishe noneho we aza gufata umuryango wo mu gikari akaba ari wakingura uwo hagati arawukinga
abaheza mu gice cyo kwirembo kugira ngo batazamenya yuko hari abantu abitse aho ngaho. Ko yari abitse abantu babaga hejuru muri parafu. Nanjye ntago nari mbazi gusa, ariko gusa yarambwiye ngo mbitse abantu kuko najyaga mbabona banyeganyeza nkebutse ndi hejuru ndi hasi nabo bari hejuru yanjye, harimo n'abahungu yahishe. Ndangije nguma hahandi, wa mubyeyi aranyakira, icyanyakire ndibuka ko yamaye niba ari ibintu bari benze nka kumwe umuntu yenga umusururu ariko bitahiye bikiri umutobe. Birangije biranyica, aravuga ati noneho ndakwishe birarangiye. Nagumye aho nabashije kugumaho. Babana baza kwikanga ko ari abana arimo avugana nabo, abaracanye umuriro ngo kugira ngo note umuriro ngo no gukonja. Yumva igitero kiraje, yumvise igitero kije arangije avuga ati muzi n'ibindi, abwira abana be ati mureke mbabwire, ati noneho ati baranyica. Arangije numva yohereje abana, arababwira ati nta mututsi mbitse, nimumbabarire nta mututsi mwitse. naho hantu wari wahungiye? Narahagumye, baraza baje arambwira ati sohoka. Narasohotse mpita ntondagira ibintu by'urugo rwabo, nitura inyuma mu rutoki. Baramubwira bati nyamara hari umuntu twumvise. Ati hoya, ati nta bantu bitse. Abana be baramubwira ati ntabo. Nabo abana barasohoka yarabitse. Nabashije kujya mu rutoki, maze kujya mu rutoki barambuze, kuko iyo babazaga bakafata bene wabo babatwaraga n'inka, yagombaga gutanga nk'inka ebyiri akitangira wa muntu baje gutwara. Nabashije kuguma muri rwa rutoki, mpita ndangiza nigira mu rwina rw'ibitoki, kuko narubonye hepfo yanjye, mpita ninjiramo ahantu bataragamo ibitoki. Noneho nsa n'uvanamo ibintu by'ivu, noneho ninjiramo ntwikira ku muryango. Baraza barambura, bambuze arababwira ati rero nimurebe rwose murebe ko hari umuntu mfite. Ako abantu bo muri parafo yarakibafite. Ngiye nguma aho ngaho muri rwa rwina, barashaka barambura. Maze kumbura bagiye, aza kunshaka arampamagara. Maze kumpamagara arambwira ati ngwino, yitwaga Mariana. Raza arambwira ati ngwino. Maze kuza ndongera asubira mu rugo. Noneho arambwira ati rero nujye ubona urara uguma hangaha, nujye ubona bugiye kujya guki, kugira ngo atazagira ugusanga hangaha n'abasaza banjye, ujye ureba aho wigira uze kugaruka nijoro. Ndavuga nta muntu uzateza ibibazo, niba ari igihe cyanjye n'ubundi n'abanjye barapfuye, yewe nzemera mpfire urwaje nigumira aho ndi. Nabashije kugumaho, ugiye kujya gucya nanone ndongera ndagenda nigira muri rwa rwina narubayemo, ndubamo. Ntabwo nabari igihe narubereyemo, ko ndumva n'inkotanyi zaje ariho nibereye. Baje bari ahantu mu nkomero, numva barimo baravuga ngo Kabirizi hari abantu bahishe. Noneho baravuga ngo inkotanyi ngo zatangiye kuza, numva abantu batangiye kuraza. Ndavuga ni rero ahubwo umenye barimo basubira kwica abantu. Numva abantu b'abaturanyi barimo baravuga bo hirya yaho ngo nyamara ngo muzi ko inkotanyi zaje, ngo nyamara zaje ngo bari Kibeho. Abandi baravuga ngo hoye ngo nyamara ngo bari Irunyinya za Kabirizi. Abandi baravuga bati reka dati mwese ntabyo muzi, batangira kumpaka mbeze. Ndavuga ntibe ntabyo. Abashije kuva ahandi, ariko mpava ninjoro kuko kumanywa bazaga kuhahiga, baza kuhahiga nkavuga ngo bazambona. Noneho naje kuhava muri rwa rwina kuko yambuze, niyongeye kumbona wa mukecuru. Ndavuga ni rero reka nze kuva ahangaha nze kureba ahandi nigira. Numva abantu baravuze ngo hari abantu bahunze bagiye i Burundi, ngo batangiye kongera kugaruka, ngo bariho barashaka abantu bagiye barokoka.
ndavuga nti nta muntu uzambona, nigumira hahandi. Noneho naho mbonye ko bizambana birebire muri rwa rwina, nza kuruvamo, nza kujya ahantu hari ishyamba. Ishyamba nza kurijyamo, nza kuhahurira n'umwana wa musaza wanjye wo kwa mama wacu, wa musaza wa mama uwo kwa se wabo, mbese ba papa babo bavaga indimu. Noneho yitwaga Josephine, nza kuhahurira nawe. Tuje guhurira, duhurira muri rya shyamba rimwe. Arangije arambwira ngo geni ngo ubuzima wahuye nabwo ntabwo aribwo nahuye nabwo, ngo jewe nabashije guhungishwa n'abantu, barampungishije ntabwo nigeze mba mu gasozi, ngo ariko wowe ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kuba n'abantu ngo baguhishe. Igihe nta muntu wigeze ampisha, igihe nabaye mu mashyamba, mba mu bihuru, mba no mu mazi. Rero nta kintu gitinya, ntiburi igihe cyanjye cyo gupfa ntabwo kiragera, nikigera nzapfa, ni gusa nuko mpfuye nabi. Ubwo ntangira ikintu cyitwa kumva ntangiye kubora. Kubera iki? Kubera wa mubiri wabaye nabi, mbese muri cya gihe ntangira kumva mbese ko nimagina yuko hari igihe nshobora no kurwara na kanseri, ariko nshima Imana yuko ntigeze ndwara kanseri, nabaye muzima, nta n'indwara yindi nigeze ndwara. Ndangije nza tuza kwiriranwa aho ngaho tuganira, nta muntu watubonaga muri iryo shyamba. Tuza kuvamo, arangije nimugoroba arigendera, arambwira ati hari umuntu wamishe, yamishe munsi y'igitandi we, ati ku buryo ati nta umugore wabizi n'umugabo abizi, nta kintu nshobora kuba. Ndagiye nagenda hava hahandi nisubira muri rwa rwina. Twari nko kuva hano ujya nka Kimironko ku isoko. Ndangije ndagenda nicara muri rwa rwina, rwigumamo. Noneho ndararamo, nta kintu cyo kurya, wa mama ntinya gusubirayo. Ndahaguma, nkimara kugumamo muri cya gihuru, numva abantu mu gitondo barimo baravuga ngo ye ngo muzi yuko ngo inkotanyi zaje. Ndavuganisha ntibarabeshya, niyo nari narababonye basiye. Noneho ndiho nifuza n'urupfu, nenda abantu bakanyica ku mutima, nta kuvuga, nta n'uwo tuvugana. Ndahirirwa, nirwa hahandi, ntaho uvugana n'undi, ndi mu rutoke nyine. Ndavuga nti rero ahantu nta muntu uzamenye ko mpari. Uhagenda nkigira mu ishyamba ry'iwacu, nkimanukira hariya mu kabande ko nta muntu unyica, nkagenda mu cyamo w'amashyamba, nkicara hariya mu ishyamba, byibura nkajya mbona nuko nota n'akazuba hari umuntu mbona. Noneho ndahicara, maze kuva muri wa ntuze wa rwa rwina, nza kujya ahantu mu ishyamba ry'iwacu, ryari ahantu hakurya hitwaga ku Ibisambu. Ndahicaye, bigeze mu gicamunsi cyane mugoroba, noneho mbona inzuki zirimo ziraguruka cyane. Numva ibintu za ibisimba bya Nyiramuhari biri mu ishyamba rya leta riri hakurya, zirimo zirataka. Mbona ukuntu bigenda byikurura, ndiho ndabireba. Mbona umuntu w'umugabo ari haruguru yanjye, afite umuhoro, wa muhoro wa Kinyarwanda wigondoye, mbona arawufite. Naho bari hehe, yarimo hakura, ari mu ntuze mu byima by'inzuki. None aravuga ngo kandi wasanga ahangaha hari inyenzi, ngo inzoka nizijya zipfa gupfa, ngo hano hari inyenzi. Nsa naho mbese yaragiye kumbona, nigoneka ku kantu k'igiti k'igishitsi kiri hepfo, ndihisha aho ngaho. Niyambona asubira ruguru. None umva umuntu w'umugabo hepfo, bari baragiye inka, afite inka nyinshi, witwaga Nyirimana. Abaravuze ngo Mana, ngo jewe ngo mu bintu bimbabaza, ngo wama ngo umwana wo kwa kanaka, ngo byibura ngo rwose ngo nkamuhisha, ngo ntabwo wabo bigeze bangira nabi, na sekuru ntiyangiriye nabi. Ngo Mana, ngo uriya muryango Mana, ngo barambabaje, ngo kugira ngo no guhisha n'umwana we n'umwe. Noneho ndamwumva, ndacecekanaga kumwiyereka kugira ngo yenda nkumva ko mbese ari mari ndeshya bo kugira ngo bazabone uko banyica. Ndavuga nti rero niyenda ntabwo bashobora kunyica. Ni noneho gihe ikintu ngiye gukora niki, ngiye kuza kujyayo nimugoroba. Numva umutima urambwiye ngo uze kujyayo nimugoroba, ureba ko guhisha niba kwica ugende. Ndangije nirirwaho, mbona inka baraziragiye, arazicyuye, aramanuka umubande, wari umubande munini. Ndangije aterera umusozi iwe, nanjye mugenda inyuma kuko burije mugenda inyuma. Ndagenda nicara mu masaka yiwe, maze kwicara mu masaka yiwe nabarenyeje ko yicaye mu rugo. Bageze mu rugo, ndangije nigira ku irembo. Umwana warambona umukobwa, amaze kumbona witwaga Bujeniya, ahita amubwira ngo yengo derege wewe
isi sinzi ukuntu yirahiye avuga ngo urambeshye ngo mubwira azi aho musanga aho yari yicaye usanze aho yari yicaye arambwira ngo mwana wanjye ngo koko ngo barakwishe ngo ntiwapfa ngo abandi baravuga ngo barakwishe ngo none uracyariho ngo gusa nuko bakwishe nabi numva ari imyoje noneho haruguru hakaba hari igitero kiri haruguru y'iwabo kuko yari abitse nawe yari yarahishe umukwe wiwe noneho umukwe wiwe akaba yitwaga Viviana yari ahantu hitwaga mu Ruhunga arangije ahita avuga ngo yego ko mana ngo noneho se ngo ntibazakunyicira mu maso babandi baza bumva uko arimo avuga kuko habagamo nk'abantu babumviriza bagahita bajya kuzana igitero arangije bumva yuko mbese ari umukwe wabonetse kandi ahishe arangije ngiye kumva numva araje arambwiye ngo mwana wanjye ngumva ngo sa n'ugiye mu rutoke ngo ubuse n'ugiye mu hara mu masaka ngo uko ndabona bikomeye ngo ndaje ngo ndakwereka uko bigenda abaragiye arampamagaye ndagenda ndasohoka inzugi zose bari bazikinguye nyine habona bacanye itara nonge ndasohoka njya mu rutoke baraza barambura none numva harimo umuhungu kinyoni gusa nuko ntibuka izina rye noneho abazanye nabo ngabo baravuga ngo mwatweretse giye wese ngo ko tuzi yuko ngo abahanga uwo mugabo uwo musaza nyine Imana aravuga ati oya ati ntawe uri hano ndakabako arangije ataha ati murabeshya ati mwamubika mutamubika tuzamwica gusa ikintu cya kishimisha nuko tujya duhura na mbere twaranahuye twigeze no guhura mu gihe cyashize arasuhuza sinanamwereka ko ibyo byose nigeze nanabimenya nanabyibuka kandi twese twaranize no ku kigo kimwe ndamwihorera waranubatse umenya nabyaye rwose ariko narabyihoreye kuko nabonye nawe atariho ikintu cyawe kijya kinshimisha mu buzima bwanjye shimishwa nuko iyo mbonye mbese mu kintu kinshimisha n'abana banjye barashimisha kuko ntabwo nari nzi ko nzabyara sinari nzi ko kubera ko nari narahohotewe biteye ubwoba kandi numva yuko ndashobora kubyara kuko numvaga ko hari igice kimwe nabuze cy'umubiri nkumva yuko ndashobora kubyara ariko iyo mbonye abana banjye mbafite ndishima mbonye n'igitunga abana banjye nkabona n'abana banjye bari ku ishuri bari kwiga birashimisha ubundi ngashimishwa nuko nkiriho ntigeze mpfa nkabona noneho n'abandi bagiye wenda bakorera abantu nabi bakabona turacyariho bakabona nabo baracyariho mbese nkabona muri jyewe nta muntu naba narigeze mpemukira ngo mbe namushyira ahantu habi ngo mvuge ngo yenda ngo jyewe reka mugerekeho icyaha ko hari ikintu yaba yarakoze yenda mucira urubanza nk'uko navuga ngo kanaka yakoze gutya birashimisha kuko mbona nta muntu nigeze nshinja kandi koko imbere y'Imana nabonye nta muntu nashinja kuko biri ibintu byabaye ari Satani yabahagurukanye ni Satani yabiteye kandi ibi bintu ntabwo byigeze biba muri twebwe ntabwo ari twe twabyizanye byazanywe n'abantu bari bafite amateka mabi mbese mbona ibintu byaratangiye kera twebwe tutarabaho ntabwo rero twebwe twabizira cyangwa dukurikize ibyo abandi bari barakoze ahubwo twakamenye ko ari umwanzi wabiteye wabagiyemo akabitera kugira ngo abantu bicane ariko twebwe tugomba kubabarirana kuko nabo ntabwo ari bo ntabwo ari bo babiteye kandi natwe ntabwo ari twebwe twabiteye nubwo bavugaga ngo abatutsi ngo nibo bari bagiye kwica abahutu hari aho nageze baravuga ngo bataburiye ngo impapuro ngo basanga ngo n'ibyobo ngo abahutu ngo abatutsi ngo bavuga ngo nibo bari bagiye kwica abahutu ibyo byose barabeshya kuko izo mpapuro hari aho nasanze umugabo twari duturanye witwaga Rwahigi Filimene yacururizaga ikibeho mu by'ukuri ibyo bintu byo ndiwe narabibonye abagabo hari naho nasanze izo mpapuro ziri nibyo bari bateguye kugira ngo bice abatutsi ariko abatutsi ntabyo bari bazi gusa ikintu njya nshimira Imana nuko Imana ikiturinze nabikibarinze nta kintu kandi ikintu nashimira Imana nuko perezida yahatanze ikintu cyitwa imbabazi kugira ngo tugire urukundo dukundane ntagire umuntu wongera kugira ikintu kirangamoko kuko amoko ni mabi nta moko Imana yigeze irema Imana ivuga yuko yaremye ubwoko bumwe
ahubwo abantu nibo baje kwica ibice. yego Icyo kintu kirashimisha ko Imana yatugize ubwoko bumwe. yego turimo turagana ku musozo rero. Ni inzira y'umusaraba itari yoroshye, ni urugendo rurerure cyane anyuzemo, ariko Imana ishimwe ko uyu munsi wa none ukiriho ushima Imana. Uyu munsi ubayeho gute nyuma y'imyaka 30? Ni ukuri ntagiye kubeshya, Mm. ikintu kiya kimbabaza ni uko yego meze ntya, akaba nta kintu nashobora gukora nk'uko nayikoreraga. Mm. Ni ubuzima bugoye, Mm. kuko ntawe najya kwirariraho ngo mubwire ngo ubuzima bwanjye ni bwiza. Umeze neza. Yego gusa ndashima Imana ko Imana ituma abwira bukanake, Mm. nkabona neguye umutwe bigakunda, nkabona abana banjye babayeho. Mm. Ariko ntago mba numva nishimiye uko nakabayeho, Mm. ariko ndiho Mm. bitewe n'ikibazo mfite. yego Ariko muri ibyo byose ubuzima umuntu ababayemo ni ubuzima bukakaye. Simvuga ngo hari icyo njya gukora ngo abana banjye babeho nuko babaho. Mm. Mba nitungiwe n'amano y'Imana. Ni Imana gusa, ni Imana byose, ibintu byose mbona kuri giye ku buzima bwanjye ni Imana. Mm. Niyo yonyine. Nkunzwe n'iki? Ni Imana. Mm. Nk'Imana ikoreramo, nk'Imana yabuze amahoro, nk'Imana yabwira ati kora gutya. Sinakabaye ntakananiwe gukora ko mfite amaguru, Mm. ariko hari umubiri ntabwo utashobotse. bishoboka. Mm. Kuko ni ibintu uwo ari wese niyo yaba atwite akamara iyo myaka, ugeze no mu mezi 9 utakibasha kugira ikintu ukora. Mm. Nanjye ni ibintu binanira, hari igihe binananira no kugira ikintu nikorera hano, abana bakabikora, byaba byananiye nkabyihorera, uko umubiri wanjye untegeka niko nkora. Mm. Kuko nta kintu mbashoboye gukora muri iyi myaka. Ariko gusa nshima Imana ko tugihumeka, Mm. nta kindi. Nicyo wasaba abantu dusoza? Cyo nabasaba ni ukugira umuntu agirira umutima wa kimuntu, tukagira umutima wo gukundana. Mm. Kuko umutima wo gukundana muri iki gihe narawubuze. Abantu ntabwo bagifite urukundo. Urukundo rusigaranye abantu bake. Mm. Nabonye ari cya gihe bavuga ngo Pawulo yavuze ngo tuzageza igihe cyo kwikunda, ngo abantu bagutangire bakunda ibyabo, bakunda imiya zabo. Ni iki gihe rero nicyo nabonye, kuko hari no kubwira ngo ndakugira gutya, ndagukorera gutya, bigaherera niyo ngiyo. Mm. Ni bya nyirarureshwa, kuko nta mutima wa kimuntu aba agifite. Ariko ufite umutima wa kimuntu, ahatekereza akavuga ati reka mfashe uriya muntu, reka bigende gutya, ese namufashe iki? Icyo umutima w'umubwira nicyo agomba gukora. Icyo yaba afite nicyo atanga, kuko umuntu akora icyo atanga icyo afite, ko ntawe utanga icyo adafite. Ariko hari abantu batagifite urukundo, kuko abanyarwanda bakeya nta rukundo tugifite. Bafite kwikunda ariko nta gukunda bagenzi babo. Ibyo byo narabibonye, ndumva dukoranye ikiganiro igihe kirekire, ndumva narakoranye n'ikiganiro n'abantu benshi. Abanyamahanga babaruta gukunda, baturusha umutima wa kimuntu. Nuko bameze kose, niyo ataba afite ikintu aguha, araguhumuriza. Ariko abanyarwanda hari abantu bagipfobya jenoside, kandi byitwa ngo ntabwo twakabaye twese duheranwa n'agahinda. Twagakundanye mbese tugasanana ku mugozi umwe, ariko hari ukure ibi ntibindeba, kandi twagakwiriye gukundana. Twagakwiriye kumenya yuko twese dusangiye ibibazo. Hari uwahigwaga, hari uwahigwaga yari afite ibimureba, hari n'utarahigwaga nawe yari afite ibimureba, ariko ntabwo twese twagakwiriye kugira gutererana. Ibyo rero icyo nabasaba nuko nababwira ngo tugire umutima wa kimuntu wo gukundana. Tugire gukundana, twumve ko ibintu byabaye siba babiteye, natwe ntabwo ari twe babiteye, ahubwo babitewe n'imyumvire binjijwemo, batagakwiriye gukora biriya bintu. Ingengabitekerezo. Ibyo rero njye asaba Imana, nkabwira Imana yo mu ijuru, Imana uzatubabarira ibintu ntibizongere. Kuko jewe muri jewe n'ukuri njya mbyumva nkabitekereza, nanabyumva niyo numva n'indirimbo z'icyunamo, nkavuga ngo Mana nubona ikintu gisubiriye uzambabarire nzabe naritahiye. Kuko numva nta kongera kwibonesha amaso masa. Imana rero izatubabarire ibi bintu ntibizongere. Abantu bazagira urukundo, ntazagira umuntu wongera kwinjizamo umuntu amacakubiri ngo bagire umutima wo kugira gute wo kwica umuntu mugenzi wiwe. Twese tuzamenye ko twaremwe n'umuntu umwe, ko nta moko Imana yigeze irema. Imana yaremye ubwoko bumwe. Yego, abantu baza kuzana iby'amoko, baza kuzana iby'amoko kandi batagakwiriye kubizana. Twagakwiriye kuba abanyarwanda.
ibyo rero nabibabwira n'uwabitekereza n'undi wabitekereza uwo ari we wese, ibyo bintu ntibizongere ukundi. Reka twisoreze, wakoze kutuganiriza, ukomere, twibuke twiyubaka. Ndibaza ko wenda abantu umuntu yaza gushyiraho nimero ushobora kugira ikintu bagufasha cyangwa se niba wanayibabwira. 078 94 18 059. Ibaruye kuri nde? Marita, Mukagakorere Marita. Yego, wakoze kutuganiriza, kuduha umwanya kandi ukomere. Reka tubwire abantu ngo dukomere kandi twibuke twiyubaka. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.